All right, muratwumva? Saruda kurugamba yaritanze aharanira ubumwe bw'abanyarwanda. Kaporari kurugamba yanze kuganza aharanira ubumwe bw'abanyarwanda. Ndaburya umugabo Serira kurugamba nindakumira aharanira ubumwe bw'abanyarwanda. Burya umugabo nusoza ubutumwa bwamutumye ntariganya ijambo ahorana umurava mu byakora byose nk'umwana w'u Rwanda aharanira ubumwe bw'abanyarwanda. Kapiteni ku rugamba yarisanze aharanira ubumwe bw'abanyarwanda. Koroneli ku rugamba ntiyahatanze aharanira ubumwe bw'abanyarwanda. Burya umugabo nusoza ubutumwa bwamutumye ntariganya ijambo ahorana umurava mu byakora byose nk'umwana w'u Rwanda aharanira ubumwe bw'abanyarwanda. Jenerali ku rugamba yaritanze aharanira ishema ry'abanyarwanda. Iyo mu mahanga mwaritanze muharanira ishema ry'abanyarwanda. Burya umugabo All right. Dean, urimo uranyumva? Dean, urimo uranyumva? Wongere wake mic network ndabona yabaye ikibazo. Naguhaye mic. Since niba ari network, I'm trying to give you the mic. Guha mic abatumirwa byagumye kuba ikibazo. Narivuze ko afata indi link ndebe ko wenda byo byashoboka wenda kuko link ya mbere arimo kwanga. Urimo uranyumva kuko nawe kuguha link byari byanze. So urimo uranyumva? Urimo uranyumva? Irakoze kuko gutanga ntuza gutanga iriya link ya mbere ntabwo tumirwa ntuza mic link yabemeraga kuba bayifata karongera sharing ntuza sharing link sharing indi link kuko link ifite ikibazo ya mbere ntabwo abantu babasha kwinjiramo neza. Hopefully iyi ngiyi bashobora kuza wenda gufunguka. Niba hari abandi banyumva mwambwira niba munyumva kuko link ya mbere yabanje kugora abantu kubera ko ntago bakandaga ngo bikunde, ariko hopefully ino link biza gushoboka wenda ku batumirwa bacu. Musharing ino link muyibahe murebe ko bishoboka kuko link ya mbere byabagoraga gufungura link byabagoraga. Katurebe ko ino link bishobora kuza wenda gukunda ko abatumirwa bacu baza kuyifungura. So sometimes hari igihe link zigora bamwe, ariko ubwo mutangiye gushiraho udutoki mutwumva none sawa. So hari igihe amalink rero aba agorana, bigasaba ko uko haye umuntu mic bikubwira, uko haye umuntu mic birakubwira ngo error.
so hari igihe aba atari ikibazo cya account z'abatumirwa ahubwo ari ikibazo cya system. So rero hopefully ino link ishobora kuba sawa. Iyi link reka nongere mbaye Mike ndeke kuko uko ngiye mbaha link yita message ivuga ngo there is the error on the account. Reka abatumirwa bacu ndabona bahageze. Honorable Matilda, reka mbahe ama account, reka mbahe link space turebe again ko wenda ikibazo kigaruka. Okay, yeah, ndimo kuweza ama link. Honorable Matilda, Ambassador, niba mubona link cyangwa na Honorable Ambassador Cesar, niba mubona link cyangwa mushaka kwa request kugira ngo ndebe niba bishoboka, kuko bwa mbere nabahaga link bikanga, noneho ndavuga ni okay, maybe no link ifite ikibazo, reka providing indi. Yeah, so irakoze nawe, reka nguhe urebe ko uzamuka. Good. Ndabona Ambassador Matilde iyo bikunze bikunze cyane, ni byiza cyane. Karibu Ambassador Matilde. Nari ndimo kujya sharinga link kugira ngo ndebe ko mwese zibagereraho ku gihe. Bwana Hervé, ndimo kuguha mic, ndimo kuguha mic kugira ngo urebe ko mic nawe yifata. Kangumye kuko link uko mwese mbahaye link byampaga indi error kandi bo abenshi musanzwe mukoresha Twitter, ubwo rero ikibazo cyari kiri ku ma account. Okay, ndabona bikunze, ndabona na Hervé abashije kuyifatisha, ubwo turaba dusigaranye Ambassador Igor, na Ambassador Igor nabasha kuyifatisha nawe biraba ari byiza cyane. Murakoze cyane. Ikoranabuhanga ariko bigenda nyine, hari igihe ama account yanga gufunguka, ariko bako tubimenyereye hano tumenya uburyo dukora manevre yazo bigakunda. Tugiye gutangira rero mu kanya, mutwihanganire ubwo harenzeho iminota 20, ariko ikoranabuhanga rigenda nyine iminota 20 kugira ngo abatumirwa bacu bo bahageze ku gihe. Ndabona aba ambassador bacu bose rwose link bazifatishije, noneho Imana ishimwe bazifatishije. Ubwo rero tugiye gutangira mu kanya. Turi kumwe na One Nation Radio, murabizi ko ari radio ya diaspora, ni radio tugezaho ibiganiro bitanga umusanzu ku ba diaspora mu kubaka igihugu, gutanga information, no kwigisha abanyarwanda gukunda igihugu, no gukora investment mu gihugu. Murabizi ko rero turi intara ya 6, ni intara ikomeye cyane, ni intara kandi ititezweho byinshi mu kugeza gahunda twaze tuvuga ya NCT2, gahunda yindi imyaka 5 iri imbere yo kubaka igihugu. Hari byinshi byo gukora, hari byakozwe muri faze ya mbere, hakaba turi muri faze ya kabiri. Tukaba dufite abatumirwa nk'uko twabivuze bari bubashe kutuganiriza byinshi kuri ino program, kugira ngo tumenye njyewe battle muri diaspora, buri wese uruhare rwanjye n'uruhe, kugira ngo tubashe kwiyubakira igihugu. Nta wundi uziyubakira igihugu usibye twebwe. Nongeye guha ikaze rero nyakubahwa Ambasaderi Matilde Mukantabana, uhagarariye abanyarwanda hano ambasade y'u Rwanda muri Amerika, Washington DC. Tukaba turi kumwe na Igor Cesar, uhagarariye ambasade y'u Rwanda muri German. Tukaba turi kumwe na Hervé Kubwimana, uhagarariye diaspora y'abanyarwanda ibarizwa muri German. Tukaba turi bugende n'abandi batumirwa b'abaspeaker bari bugende batuganiriza. Nagira ngo rero mbakire, mbaze numve ko microphone zikora neza mbere yuko tujya mu kiganiro mu kanya. Mbakire. Nyakubahwa Matilda, muratwumva? Muraho neza bahati, ndabumva neza. Nanjye muranyumva? Murakoze cyane. Ubwo mutwumva ni byiza cyane, wowe usanzwe umenyereye hano. Ubwo actually nari nagize impungenge mvuga ndetse Ambassador kamenyereye hano byari byagenze bite, kuki byari byanze, kandi ariko nibazaga ko wenda ni era muranyumva. Irakoze, ni wowe Yes, uranyumva. Yes. Okay, Yeah, uri ya account yawe, nizere ko ubu noneho ufite access. yes, ubu ngubu ndabumva rwose. Urakoze cyane. Narimo kwakira abatumirwa bacu kugira twumve ko tubafatisha kuri microphone, noneho tubone gutangira. Ambassador Igor Cesar, muratwumva? Yego ndabumva, sinzi nimba namwe mutwumva. Yes, turabumva. Yes, murakoze cyane, kandi kugira ngo
ugira ngo uko mutagize ubundi abandi birabagora tumara nk'isaha hano mwe bwose kabisa biratworoheye ubundi hano tumara isaha turimo kubwira ati kanda hajya ariko urabona mwebwe muhise mubimenya direct ya niko ikoranabuhanga rigenda nyine ariko murakoze cyane kubana natwe hano Herve kubw'Imana murahari Herve kubw'Imana muratwumva ntabwo twe tumwumva niba ari kuvuga ashobora gufungura mikrofone biragaragara ko mikrofone ishobora kuba ifunze kugira twumve niba mikrofone zabo zibasha gukora neza kugira ngo tubagayidinge wenda mu gikari ariko mu gihe wenda bitarabasha gukunda kadukomeze reka ukomeze irakoze aho wari ugeze udusobanurira ino program kugira ngo dukomeze ya Okay, niba mwese munyumva rero nari ndimo mbaha ikaze muri iki kiganiro cyacu cyitwa kubaka u Rwanda twifuza, tukaba turimo turebera hamwe uruhare rwa diaspora mu gushyigikira gahunda ya NST2, ni gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere. Ibi rero nibyo tuza kugaruka muri iki kiganiro. Ubusanzwe kuri One Nation Radio ari nayo yatumije iki kiganiro, tugira ikiganiro kiba buri cyumweru cyitwa ukuri iwacu. Uyu munsi tukaba twakimuriye kuri Space, aho rero dushaka kuganira ku ruhare rwa diaspora mu ishyirwa mu bikorwa rya gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere ya kabiri. Twagize amahirwe n'umugisha wo kugira nyakubahwa Madamu Mathilde Mukantabana, ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twagize kandi amahirwe akomeye cyane yo kugira nyakubahwa Igor Cesar ari kumwe natwe ari mu Budage nka ambasaderi w'u Rwanda mu Budage. Turi kumwe na sinzi niba yari yaza ariko dutegereje Yehoyada Mbangukira. Uyu nguyu ni umuyobozi w'abanyarwanda baba muri diaspora muri Amerika. Undi turi kumwe wenda mubona hano, wenda nuko ikoranabuhanga ritaramwemerera ngo twumve niba abasha kutwumva, ariko bwana Herve kubw'Imana nawe turaza kuba turi kumwe muri iki kiganiro. We ni umunyarwanda uhagarariye abandi banyarwanda baba mu Budage. Muri iki kiganiro rero nkuko nari ndimo mbanyuriramo, reka tubanze wenda tubwire abaduteza amatwi, ntabwo biri butinde, ni amasegonda make mbanyuremo gake kuri NST1, hanyuma babwire nibyo twiteze kuri NST2 kugira ngo mbe mpa ikaze ambasaderi Mathilde Mukantabana kugira ngo aze gukomerezaho adusobanurira ku bibazo bimwe na bimwe dufite, hanyuma n'abandi batumirwa ngira ngo mbabwire ko muza kugira ijambo. Uwifuza kugira icyo yabaza yaza gusaba ijambo, Bahati araza kumwemerera kumuha ijambo. Ariko mbere na mbere mbabwire ko ni One Nation Radio, ni igitangazamakuru cy'abanyarwanda baba muri diaspora. Nge nitwa Richard Irakoze, turaza kubana ndi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri diaspora muri leta ya Indiana. Nkaba rero uretse kuba nari nsanzwe ndi umunyamakuru ku gihe.com, nakoze muri The New Times, ariko ubu mfite YouTube channel yitwa Rwanda Abroad. Tukaba rero twishyira hamwe twese ngo duhure muri One Nation Radio nk'igitangazamakuru cyatubanjirije kidufashe abanyarwanda kugira ngo duhanahane ibitekerezo ku Rwanda twifuza. Banyuremo muri make rero mu byagezweho mu myaka 7 ishize, icyizere cyo kubaho cyageze ku myaka 69 n'ibice 9. Hirya no hino mu gihugu hubakwa imihanda ya kaburimbo ireshya n'ibirometero 1600, hubakwa imihanda y'imigenderano ireshya n'ibirometero 4137. Mu myaka 7 ishize havuguruwe ibitaro bya Kabgayi na Kibogora, hubakwa ibigo nderabuzima 12 byiyongera kuri 495 byari bisanzweho. Ibigo by'ubuvuzi bw'ibanze byari 473 mu 2017 biriyongera bigera ku 1252 mu mwaka wa 2024. Mu 2017 ingo zifite umuriro w'amashanyarazi zavuye kuri 34 n'ibice 4% zigera kuri 76 n'ibice 3. Hubakwa ibyumba by'amashuri 27,000 mu gihugu hose. Amashuri y'imyuga na tekinike agera mu mirenge 392 mu 2024 avuye kuri 200 yariho mu 2017.
mu ntego za guverinoma y'u Rwanda mu myaka 5 iri imbere harimo kugera ku gipimo cy'izamuka ry'ubukungu cy'9.3% buri mwaka. Ibi bikazagerwaho mu gihe ubuhinzi bwakwiyongera nibura kuri 6%, urwego rw'inganda rukazamuka ku 10%, serivisi zikazamuka nazo 10%. Guverinoma y'u Rwanda iteganya ko muri gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere rya kabiri NST2 ibikorerwa mu Rwanda biziyongera kuri 13% buri mwaka. Ishoramari ry'abikorera rizava kuri miliyari 2.2 z'amadolari mu 2024 rigere kuri miliyari 4.6 mu 2029. Ikigero cy'ubwizigame kizava kuri 12.4 by'umusaruro mbumbe w'igihugu kigere kuri 25%. Kugira ngo ariko iyi gahunda izabashe gushyirwa mu bikorwa nk'uko byateguwe, guverinoma isaba ubufatanye bw'inzego zose, zaba iza leta, iz'abikorera ku giti cyabo, iza sosiyete sivile, iz'imiryango itegamiye kuri leta, iz'amadini n'amatorero, iz'itangazamakuru, abafatanyabikorwa mu iterambere, abanyarwanda aho bari hose ndetse n'inshuti z'u Rwanda. Ari naho twahereye muri iki kiganiro cyacu ngo twumve uruhare rwacu. Ibi rero nibyo tuza kugaruka muri iki kiganiro ukuri wacu cya none, aho turebera hamwe uruhare rwa diaspora mu ishyirwa mu bikorwa bya gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere ya kabiri NST2. Nk'uko nabibabwiye, nongere mbanyuriremo ko turi kumwe na nyakubahwa Madame Mathilde Mukantabana, ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turi kumwe kandi na nyakubahwa Igor Cesar, ambasaderi w'u Rwanda mu Budage, ndetse na bwana Yehoyada Mbangukira uhagarariye abanyarwanda baba muri diaspora ya Amerika. Undi turi kumwe nawe muri iki kiganiro ni bwana Hervé Kubwimana, uyu nguyu ahagarariye abanyarwanda baba mu Budage. Reka mwese mbahe ikaze muri iki kiganiro, by'umwihariko mpera kuri nyakubahwa ambasaderi Mathilde. Ese iyo murebye aho igihugu kigeze, musanga ari uruhe ruhare rwa diaspora, ni uruhe ruhare diaspora yagize haba mu kugira ngo ibi byagezweho bibe byarabashije kugerwaho kuri ubu ngubu? Ngira ngo twaha ijambo nyakubahwa ambasaderi, sinzi niba bamuzamurira mic hanyuma tugakomeza muri iki kiganiro cyacu. Urakoze cyane Richard, sinzi ko munyumva neza. Ngenda bumva. turabumva neza rwose. Reka mbanze mbashimire Richard na Bahati n'abandi bagize uruhare One Nation Radio gushyira iki kiganiro hamwe, kandi naramutse my colleague and brother Igor, nawe turi kumwe n'abacu baduhagarariye hano mu miryango yacu, Yehoyada na Hervé, n'abandi mwese muza kugira icyo mukora tuza twese kuganira muri ibi ngibi. Turanezerewe cyane ko turi kumwe. Ariko reka nsubize icyo kibazo kandi yenda mbyihutishe gato. Nta kintu nyine tunahereye no hejuru tukareba ibimaze ubutegetsi tumaze kwitorera kugira dukomeze n'iyo gahunda umaze kutwereka tuvuyemo, kandi yazanye ibintu byinshi cyane ku gihugu cyacu. Nk'abajya iyo mwese ntimurinda kugenda mubishakashaka kuko biraboneka. Uko ugiye i Rwanda buri kwezi usanga ibintu byarahindutse. Ibyo byose wagiye ushyira no mu mibare, biraboneka, birivugira. Ariko n'icyizere duherutse guha perezida wacu ni ukukwereka neza yuko dufite natwe uruhare muri ibyo ngibyo byose dukora. Turi kumwe n'abandi banyarwanda kugeza igihugu cyacu aho kigomba kugera. So mpereye naho ngaho yo kuvuga ngo twitorera abategetsi bazagenda bakaduhagararira kandi bazakomeza icyo gikorwa cyacu uko tukifuza n'ibyo dushaka kugeraho. Ubu rero nyine ikintu cya mbere navuga mu banyarwanda baba batuye hano, n'abandi baraza kunyongerera abo ngaho bahari, ni uko byaba mu gushora imari mu gihugu, byaba gukora mu burezi, mu buzima, mu bintu bya siporo n'ibindi byose, usanga ko abanyarwanda bari mu mahanga nabo batangiye kugiramo uruhare mu bikorwa. Tunarenze muri ibyo bya statistics, kuvuga ngo abantu bo muri diaspora batanze hafi ya miliyoni 500 mu mwaka wa 2023 wonyine. Nyine rero icyo navuga nuko ahangaha muri iki gihugu turi mu bihugu byo byose byo hanze, n'abandi baraza kuvuga aho bari, nuko nzi ko abanyarwanda
bumva neza iryo terambere ryo mu Rwanda kandi ko bashaka nabo gukomeza barifasha ko tugendamo kuriya. Kandi nyine nkaba nanashimira n'abanyarwanda bari aha muri Amerika kuko ntacyo batitabiriye muri ibyo byose. Ariko hari byinshi cyane tugomba gukora, ntabwo twakwirara ngo tuvuge ngo tubigezeho. Ubu ngubu icyo navuga ni uko urebye speed igihugu cyacu kiriho cyo kugenda gitera imbere no kugira ibyo byose biri muri iyo NTS wari umaze kuvugaho, ni ukuvuga ko tugomba natwe kugenda kuri iyo speed. Icyo nicyo kintu nyine gikomeye kandi mbona ko tugomba no kugifata as a challenge ariko nziza, tukaba ari two natwe twagendera kuri ibyo tukagenda mbega duharmonizinga ibyo u Rwanda rukora natwe ibyo dukora hano n'ubundi twari dutuwe tugira. So ikindi navuga ni uko kubona yuko izi communities zimaze kugera nko kuri 31 muri iki gihugu. Muzi yuko iki gihugu gifite amayeta 50 buri yose bari nini ubwayo, ariko bakaba bamaze kugeza kuri 31 zose zireba ukuntu zakorana n'igihugu. Nicyo gituma baza hamwe. Ni ukuvuga niba mugiye mukiyegeranya, ikibazanye hamwe ari ukugira gusa murebe ukuntu mushyira igihugu imbere. Ni nacyo gituma ntekereza yuko nta kizatunanira kandi ko tuzaba turi kuri iyo nyine kuri urwo rugendo rw'igihugu ko rugiye gutangira. So icyo rero navuga yenda gitangiraho ni ukuvuga yuko abanyarwanda hano koko ni nk'intara ya 6. Ni nk'uko wavuga ngo n'ahandi hose mu Rwanda babirimo muri ibyo ngibyo byo guteza imbere igihugu, na hano ni uko nguko. Ahasigaye nyine ni ukureba tukajya tugenda tukamenya n'ibyo ngibyo byifuzwa kugira tuhagere. Biriya wagiye udusomera Richard, ni ukuvuga ko umuntu wese agenda akabishyira mu mutwe akanareba uburyo bwe naho yashobora kugenda mbega ashyiramo iyo contribution yagira ikifasha igihugu. Nkaba ngushimiye. Ngira ngo wenda ambasada mutaragenda hari ikintu mukomojeho cy'ingenzi cyane. Muvuze ko abanyarwanda baba muri diaspora bumva neza uruhare bagira, ariko wowe tuzi ko uri umwe mu bayobozi bamaze igihe kuri uyu mwanya, ndetse uri no unahagarariye igihugu gikomeye nta watinya kubivuga ugereranije n'ibindi bihugu ku isi. Niki wenda abanyarwanda benshi bakunze kwibaza, niki umunyarwanda yakora cyerekana ko yumva neza uruhare rwe mu gufasha igihugu? Ni nk'ikihe kintu, ni ibiki abanyarwanda basabwa bashishikazwa kugira ngo berekane ko bumva uruhare rwabo? Nyine icya mbere ni uko nicyo gituma sinzi ejo bundi sinzi ko mwakurikiye ikiganiro His Excellency yavuze, muribuka bya bindi bavuga ngo ushaka kwihuta ugenda wenyine, ushaka kugera kurajyana n'abandi. We yarongereye ati ushobora kwihuta kandi ukajyana n'abandi, sibyo? Icyo ngicyo kubera yuko kenshi byose biterwa n'ibyo umuntu agenda abona nyine, cyane cyane information ikaba ari iyo ngiyo. N'ubu ngubu nyine mvuga ngo nko muri Amerika ntanze urwo ruhare, ngira ngo tugitangira nk'abo ba Yehoyada barabizi, habaga hari nka communities zitarenze n'ebyiri ariyo twita USRCA. Ariko uko imyumvire uko yagiye izana nacyo byagejeje aho ngaho mu mijyi yose ikomeye ubu abanyarwanda basigaye biyegeranya, kandi bimaze no kuboneka, biraboneka n'ibyo bagiye bakora. Kuko yenda sinagenda ajya muri za gahunda nyinshi za leta zagiye abantu bitabirira, nawe mwese murazizi mwazigiyemo, ariko nta nimwe ubona ko diaspora yacu itagiyemo kandi kazana ikintu gifatitse kiboneka. So ni ukuvuga yuko bamaze kugera aho ngaho, ariko nyine do challenge niyo tubona, ni ukuvuga nyine abantu benshi kubyumva bakanumva n'iyo gahunda. Abantu benshi baraza kuba mu by'ubuzima bwabo, kenshi ntiyumve iyo gahunda cyangwa ukayumva ibyo ngibyo ari ibintu bica hejuru. Ni nayo mpamvu nk'iki ngiki nko kuzana ibiganiro nk'ibi ari ibintu bikomeye cyane. Ni ukubona za forum nyinshi, umuntu ntibibi byarimwe gusa, abantu bakabiganira, bashoboye kugira u Rwanda bakajyaho bakareba uko bikora, n'abandi bakajya bahurira muri community zabo nk'ubu ngubu uko bimara, ariko bigakomeza ari ibintu. Kuko ntabwo development ari ikintu gusa ugenda ukabishyira ku ruhande ukazajya ukizamura igihe ushakiye. Ni ikintu kigomba kuba kiri sustain. Ariko icyo nyine maze kubona, yenda turaza gutanga n'izindi ngero n'abandi bamaze kuvuga, ni uko abanyarwanda bamaze kubyumva. Tuvuge nka example rimwe, nguye nka example, tuvuge nka biriya byo kuvuga ngo u Rwanda ni gute rwajya rukorana n'ahandi kandi biturutse muri diaspora.
nk'ubu ngubu tuvuge mbahaye nka example nk'iyitwa Kent State yo muri Ohio isigaye ikorera mu Rwanda kandi byatangiriye ku muntu wo muri diaspora wagiye arabibona akabona iyo need akagira kuri ejo bundi hari abanyarwanda bagiye mu gihugu bumvise yuko muri health bashobora kugira za partnership aba diaspora bagiye ari benshi abanyamerika n'abanyarwanda baragenda bakorana na bagenzi babo mu gihugu bigishanya ukuntu bagenda bagira ubwo buvuzi so ni nk'ibyo dushaka no kureba izo partnership atari bya bindi gusa bigenda umuntu akabivuga yenda bikaza ikintu cy'umunsi umwe gusa kuko development si umunsi umwe so nkaba mvuga rero nyine yuko icyo nakubwira nuko mbona ko abanyarwanda batangiye kubyumva barabyumva mu bikorwa no mu migiro ejo bundi nahuye n'abantu 26 bo muri diaspora ya Amerika twahuriye muri Kigali bose bari bicaye abenshi baje muri investment kandi muri atari za zindi zo kuvuga ngo ni tumwe duto za investment mu buryo bwinshi hari ahantu henshi so icyo ndimo mvuga byaratangiye gusa no kureba ukuntu twagenda tukagenda kuri iyo speed no guthinkinga big nyine nkuko tubivuga so icyo nicyo cyonyine mbona ko dugomba kugenda twigira hamwe twebwe uko turi muri za diaspora byaba mu bihugu byinshi tuzajya tuganira nkuko twicaranye na ambassadeur Cesar tukareba uko twabigira ariko nuko nguko igihugu cyacu kizumva kuko na diaspora koko ari intara ya gatandatu ifatanyije n'abandi muri urwo rugendo rwa buri munsi atari urugendo rwa rundi umuntu afata ari uko agiye muri volontaria cyangwa nkuko wagenda ukavuga uti ngiye gutanga umuganda yo mu kwezi oya ni ibintu bigomba kutujyamo ariko tukanatekereza ko atari ibintu ntabwo ari charity ni ukuvuga yuko ibyo bigira igihugu cyacu bizajya natwe bitujyana hejuru nicyo kintu nyine naza kuvuga yenda tugiye dufata some specific cases ubwo turaza kubivuga urakoze okay ndabashimiye cyane nyakubahwa madame ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika muri iki kiganiro rero ni ikiganiro cya One Nation Radio ni ikiganiro twise kubaka u Rwanda twifuza abantu batujoininze nonaha reka mbabwire ko mushobora kuza gutanga ibitekerezo byanyu Bahati araza kumfasha uwifuza kugira ikibazo aza kubaza aze kukibaza ngiye guhita mbaza ikibazo nyakubahwa Igor Cesar ikibazo nabajije nyakubahwa ambasaderi Mathilde nicyo ngiye kubabaza ariko nibutsa abantu ko muri iki kiganiro One Nation Radio yahurije hamwe abanyarwanda bari muri diaspora kuri rubuga rwa X kugira ngo tuganire natwe uburyo twagira uruhare rwacu nka diaspora mu gushyigikira gahunda ya kabiri y'igihugu yo kwihutisha iterambere kuko twasanze ko intara ya gatandatu natwe nka diaspora natwe dufite uruhare rwacu dushobora kugira muri kiganiro rero nkuko nabibabwiye turi kumwe na nyakubahwa madame Mathilde Mukantabana ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turi kumwe kandi na nyakubahwa Igor Cesar ambasaderi w'u Rwanda mu Budage ndetse na Yehoyada Mbangukira ahagarariye abanyarwanda ba muri diaspora muri Amerika ndetse na bwana Hervé Kubwimana we ahagarariye abanyarwanda baba mu Budage reka ikibazo narimbajije nongere nkibaze ariko noneho nkibaza nyakubahwa ambasaderi w'u Rwanda mu Budage ese mwebwe mubona iyo murebye aho igihugu kigeze musanga ari uruhe ruhare diaspora yagize mu kugira ngo kibe kiri aho kigeze ubu ariko mutubwire noneho mwibanda wenda nk'ibyo mu Burayi cyangwa se mu gihugu muhagarariye ibyagiye bigerwaho murakoze nanjye nashakaga kubashimira kuba mwaduhaye n'umwanya wo kushobora kuganira namwe icya mbere nashakaga no gushimira mugenzi wanjye Mathilda kuba hari uburyo yabikomoyeho byinshi nari kugira icyo mbivugaho icya mbere ntabatindishije reka ntangire babwira yuko hari byinshi byamaze kugerwaho urebye icya mbere ni community engagement sinzi ko munyumva yes nge ndimo ndakumva ndakeka ko n'abandi bakumva turakumva ambassador komeza okay icya mbere ni ukuvuga ko community engagement nk'uko babivugaga icya mbere ni community engagement kuva muri political level
kwishakira ubuyobozi kugeza no gendebye uburyo abantu batoye ubushize n'uburyo abantu batoye ubu abaje gutora bangana twice kabiri ungereranyije n'ubwa mbere. Birerekana ko na political engagement ya diaspora mu bice byacu byabaye 2 times more. So icyo nicyo cya mbere, kwitorera ubuyobozi. Icya kabiri navuga ni urebye muri organizational structures, Rwanda community abroad zikomeje gukomera kuruta kureba uburyo zirabamo organized, ziri structured, zigira ibikorwa zigira ibikorwa zikora mu Rwanda, ariko zikagira n'ibikorwa bikangura abari muri diaspora gukomeza kuba bari connected ku Rwanda. Nabaha n'urugero, murebye ejo bundi Ububiligi hari uburyo aba youth basigaye bakora urugendo bakanakorana n'abantu bo mu bice byanyu, bakajya kureba u Rwanda, kurumenya, kuba connected, kandi bagaruka mu Bubiligi cyangwa bagaruka abo bajyanye, iyo network igakomera kandi bagashaka kugira uruhare rurutaho rwo kubaka igihugu. So kuba in sync, ndemeranya na Mathilde yuko ibikorwa byinshi byarakozwe biranabarwa. Urebye remittance yageze hafi ya 500,000 already. So hari ibintu byerekana yuko hari uruhare rugaragara rwa diaspora muri mu kubaka ubukungu bw'u Rwanda. Ariko urebye rero ubukungu diaspora ifite, nabukubiraho ku bintu bitatu. Icya mbere ni ubumenyi. Abantu benshi bagiye hanze, bagiye bashakisha ubumenyi, baje guhaha ubumenyi. Icya kabiri, ubundi diaspora aho iri hose hariho network bazanye. Twavuze ubukungu, iyo ni ya gatatu. Ariko ntitwarangiza gusa muri remittance. Abanyarwanda uko baba organized niko bashobora gukora ibikorwa bihamye bijyanye n'ubukungu, bagakoresha ama platform ariho muri iyi minsi, yaba amabanki yo kubona. Icya mbere icyo mbona u Rwanda gitangiye guhinduka ni uburyo abanyarwanda babona u Rwanda. Hari icyo mwavuze gikomeye mbona twakagombye kwibandaho cyane. Icyo kintu gikomeye ni Mathilde yagikozeho, cyitwa kutareba u Rwanda nka charitable work. Abantu bakareba kuba abanyarwanda bari hanze kuba bari in sync n'u Rwanda, bakagombye kuba in sync n'iterambere ry'u Rwanda aho rigeze, n'umuvuduko uko aho ugeze. Ibyo kuvuga bya thinking big, kureba kure, kubona u Rwanda nka ahantu ushobora kubikira amafaranga yawe. Ngira mu bintu byinshi tusigaye tubona, ejo bundi BRD yakinguye, kubaha example, yakinguye opportunity yo kugura bonds. Urebye ubukungu bwo mu Rwanda ukuntu bugenda butera imbere kandi bufite uwundi muvuduko,
kureba u Rwanda nk'igihugu gishobora kukungura, ushobora kungukira, ushobora ku-investing. So abanyarwanda aho bari batangiye kumenya yuko u Rwanda atari ahantu gusa ubukene ubufasha, ahubwo hari ahantu ushobora no kungukira. So mu kintu cy'ingenzi mbona abanyarwanda bari hanze bashobora kugira icyo bakunganira u Rwanda mu bukungu no mu bumenyi. Hano i Burayi technical vocational training ni ikintu kiri cyubatse inganda za hano. Ubwo bumenyi, kureba uburyo ubwo bumenyi bushobora kugera mu bihugu byacu, natwe tukareba nka diaspora ya hano uburyo si ubumenyi gusa yazana, ariko in a sustainable way ikazana no na industries. Ngira aho tugeze ni ukuzana industry. Ni gute twazana industries mu Rwanda? Kugira tubigereho, niyo navugaga, abanyarwanda aho bari hose bagomba gukomeza kuba networked, kuba organized, gushyira hamwe, kumenya aho u Rwanda rugeze. Izi platform, ibiganiro nk'ibi nibyo bizana izo opportunity. Ariko aho abanyarwanda bari hose mbona hari aho tutangiye kugera heza ku byerekeye imyumvire, kuba in sync n'igihugu no kubona igihugu as an opportunity, kandi no kuba kumenya yuko bashoboye nabo kugira uruhare mu kurwubaka. Mu kiganiro uko tuza tugenda ubwo ndashobora kuza kubaha ibintu concrete y'uburyo mbona diaspora ishobora kugira uruhare mu kuzamura ubukungu bw'u Rwanda, no kugira uruhare no kujyanisha aho NSP2 ishaka kutuganisha. Okay, ndabashimiye cyane. Sinzi niba Bwana Yehoyada yaba yaje, ariko ntacyo ndumva. Wenda nshobora kubaza Herve niba utwumva, uri umwe mu bayobozi ba diaspora, wowe uhagarariye diaspora y'u Rwanda mu Bubiligi. Niba utwumva ubasha kuvuga, nagira ngo nkubaze wenda ku bijyanye n'ubufatanyabikorwa hagati y'u Rwanda n'amahanga. Mwumvise uko bambasaderi bombi babikomojeho. Mwe mubona ari uruhe ruhare muzabigiramo nk'abanyarwanda, cyangwa se amakominoti y'abanyarwanda ni uruhe ruhare azabigiramo kugira ngo abatuye hanze y'u Rwanda nabo babashe kugira icyo batanga nk'umusanzu wabo ku gihugu cy'u Rwanda, ariko nanone banabasha kuinvestisayo cyangwa kugira nabo uruhare muri iyi gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere rya kabiri NST2? Bahati, urakoze. Uranyumva? Yes, turakumva. Okay, mwiriwe, ndabasuhuje abo turi kumwe. Ndanabashimiye kuba mwadutumiye nk'abahagarariye abanyarwanda batuye mu mahanga. Amahanga mvuga ubwo kuri njyewe ni mu Budage. Ndashimira ambasaderi Igor Cesar na ambasaderi Mathilde Mukantabana, namwe ndetse muyoboye ikiganiro, ndabashimira. Ku kibazo warubajije Bahati, kuri twebwe turabanza tukareba tukavuga tuti se iki cyiciro cya kabiri cya gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere ni ibiki birimo, ni izihe ntego zirimo, zimwe na zimwe tubona dushobora kugira icyo twakoraho cyangwa icyo twafasha bitewe n'ibihugu tubamo. Mu byo twemera nuko hari ibyo twigira muri ibi bihugu tubamo, hari n'ibyo twigisha bituruka iwacu muri ibi bihugu tubamo. Ni ukuvuga ngo ubumenyi bujya muri izo mpande zombi. Ariko nkatwe tuba muri ibi bihugu akenshi tuba turi kurahura ubumenyi.
rimwe na rimwe turicara muri uyu muryango w'abanyarwanda batuye hanze hano mu Budage tukavuga tuti se ni ibiki tubona dushobora gufasha muri iki cyiciro cya kabiri cya gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere. Ingero natanga wenda ukavuga ati ese wenda nko kuvuga ngo ubuhinzi n'ubworozi ariyo ntego ya mbere guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi, ni iki tubona twafasha. Rimwe na rimwe twebwe tubona yuko nko gufasha ubutwererane hagati y'ibigo bikomeye bimwe na bimwe bikora research bifite amakuru ahagije mu birebana n'ubuhinzi n'ubworozi ndetse bifite n'ibikoresho cyangwa ingemwe zishobora gukenerwa mu Rwanda, kuba twabasha kubona amakuru nk'ayo ngayo tukaba twabasha no guhuza ibigo by'iwacu n'ibigo by'inaha ngaha mu birebana n'ubutwererane no kwiga ibyiza bashobora kuba baragezeho byadufasha, tukaba twabasha kugira ngo ibyo ngibyo tubizane iwacu. Hakazamo no gutekereza ngo ese nta kuntu twafasha byibuze abakozi b'iwacu cyangwa abanyeshuri b'iwacu bari kwiga bari kwihugura kuza bakabyiga, aho kugira ngo buri gihe tujye dutegereza ko hari umuntu wundi uzaza kubitwigisha rimwe na rimwe cyangwa kubidukorera, tubafashe bazi babyige baze kubikora. Icyo akaba ari nk'urugero natanga mu birebana n'ubuhinzi n'ubworozi. Ariko nanone tukareba tukaza tuti se mu Rwanda hari ibihingwa bimwe na rimwe ngandurabukungu tuzi ko bishobora kuba kubyara umusaruro munini mu Rwanda. Ni gute twafasha ko tubibonera amasoko muri iki gihugu cyangwa se muri Europe, kuko ntabwo turi muri iki gihugu gusa, turi no mu mugabane w'i Burayi. Urwo n'urugero tubona twe nka diaspora rimwe na rimwe, kuko hari abenshi muri twe baba bakora muri ibyo bigo mvuga, baba bazi n'amakuru arimo aho ngaho imbere, bashobora kuzajya twica tukajya ibitekerezo tukajya inama tukaba bati se ni iki twakora. Nk'urwo n'urugero rumwe rw'ibintu dushobora gukora. Icya kabiri ni uko ikintu kivuga ngo kwiyemeza imirimo, babwiyemeza imirimo, guhanga imirimo mishya. Ntago leta twemera ko leta atariyo ihanga imirimo yose, kuko tubona ko abikorera ku giti cyabo buriya baba bafite uruhare rukomeye mu guhanga imirimo. Noneho abenshi muri twe aha ngaha baba banakora mu bikorera ku giti cyabo. Hari ibyo tuhigira. Mu byo tuhigira gufasha abantu bahanga udushya ni ibintu muri Amerika ngira ngo nicyo gihugu cya mbere kizwi cyane mu gufasha abantu bahanga udushya, mu Cyongereza bavuga innovation. Ni gute twafasha twebwe nk'abanyarwanda batuye aha ngaha cyangwa batuye hanze, ni gute twafasha uburyo udushya duhangwa mu Rwanda, ni gute twafasha abahanga udushya mu Rwanda kugira ngo bakomerezeho, kugira ngo babashe kubona igishoro, icyo bita investment mu Cyongereza. Njya mbona ko hari abantu benshi bamaze igihe baba mu mahanga, akenshi baba bafite n'ukuntu bagenda bagura imigabane bashyira amafaranga yabo mu masosiyete ahanga udushya. Ese kuki twe tutabikora tukazajya tureba ngo ni bande bari guhanga udushya iwacu mu Rwanda ku buryo twabafasha, byaba ibihumbi 50 by'amadolari cyangwa by'amayero, byaba 100, byaba 120, tukaba twanashaka uburyo ibyo bicamo ku buryo tugira nk'ukuntu dufasha guha abantu bahanga udushya mu Rwanda. Ibyo nkaba mbona ari ikintu cyiza dushobora gukora, cyane cyane kirebana no gufasha intego ya kabiri yo guhanga imirimo mishya muri iyi gahunda, muri iki cyiciro cya kabiri cya gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere. Icya gatatu ndagira ngo wenda mpagarikiye aho ngaho ikiganiro kizi gukomeza, ni uko nk'iyo urebye ku ntego ya gatatu y'ubucuruzi n'ishoramari, hari abantu benshi bashaka gukora ubucuruzi n'ishoramari batuye inaha, bafite ubwo bushake, bafite n'ubushobozi ko bashaka gukora ubucuruzi n'ishoramari, kubafasha kubakorera ubuvugizi. Nkanjye ngomba avuga nk'umuntu wenda uhagarariye abanyarwanda hano mu Budage, ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe hari ibyo abanyarwanda batuye aha ngaha badutuma, tukaba tugomba kubakorera ubuvugizi. Ubuvugizi bivuze ngo kuvuga ati se ibi ngibi
ko tubona hari uko bitagenda neza mwadufasha bigahinduka kugira ngo tubashe gukora iryo shoramari byihuse. Ejo nari ndi mu nama yavugaga serivisi za kimwe mu bigo by'ishoramari mu Rwanda beka bavuga uburyo bwose hari serivisi runaka z'abanyarwanda batuye hanze, banavuga ko rimwe na rimwe izi serivisi ziba zidahari kuko ari twe tuzisaba, twavuga tuti ibi ngibi mwadufasha tukabibona. Katwe rero ndi kumva mu kintu cya mbere cy'ibanze kuko tuba turi ijwi ry'abanyarwanda batuye ahangaha, gufasha gutanga ayo makuru. Twavuga tuti hari amakuru, hari ibyo babona bafashwa kugira ngo ibintu byihute, niba ari uburyo amafaranga yoherezwa, niba ari wenda uburyo amafaranga asoreshwa yoherezwa ari menshi, tubukorera ubwo buvugizi. Ikindi ngiye nashima nuko rimwe na rimwe ibyo bintu bitabyihuta. Nkanjye mu minsi ishize maze iminsi ndi gukora ku bintu nko kw'Irembo, biratangaje kubona ukuntu iyo ukoze ibintu kw'Irembo biza ako kanya, rimwe na rimwe mu bihugu tubamo bitihuta gutyo. Ibyo rero muri make mu gutangira ndi kumva biri mu bintu bimwe na bimwe twafatanya n'abahagarariye igihugu muri ibi bihugu tubamo. Noneho nkatwe nk'abantu bahagarariye abanyarwanda batuye muri ibi bihugu, tukazajya tuvugana na ambasade zacu, ziratwegereye rwose, turavugana byoroshye cyane, dufite umurongo uri direct, n'abanyarwanda bose batuye mu bihugu bafite umurongo uri direct kuri ambasade, ariko tugafasha gukusanya ayo makuru tukayatanga kugira ngo iyi gahunda y'icyiciro cya kabiri cya gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere, tujye dukora ibikorwa biri icyo wakwita birasa ku ntego, biri targeted ku ntego zimwe na zimwe, cyane cyane ko izo ntego zihari kandi zigaragara, tuzi neza izo arizo. Noneho ahubwo twe tukicara twavuga tuti reka tuvuge ngo turafata intego 1 2 3 cyangwa 1 5 10, tuvuge ngo arizo twibandaho, tuvuge ngo ibi ngibi wenda nibyo tubona dufitemo ubushobozi bwinshi. Nko mu Budage, ambasaderi Cesar yabivuze, Ubudage ni igihugu kizwi kubera no kubaka ubumenyi ngiro. Tuvuge tutireka turahura ayo makuru, ndetse n'abafite ibikoresho ahangaha tujya tubona dushobora kuzakenera iwacu, tubaze isi ibikoresho byagera gute iwacu. Ba rwiyemezamirimo bo mu Rwanda bashaka kuza gufata ibyo bikoresho bakajya kuba abadistributeri b'ayo sosiyete akomeye, tubafashe kubona ayo makuru. Ndetse n'abahangaha bashaka kujya gushinga izo nganda mu Rwanda wenda bikaba byakorwa, nabwo tubafashe. Ubwo buvugizi tujye tubukora kuko tuba twicaye ku makuru, ahubwo gufata ayo makuru tukayakusanya tukayashyira hamwe. Numva aricyo kintu cya mbere twebwe dushobora gukora mu buvugizi no mu gufasha mu gufatikanya mu guteza imbere iki cyiciro cya kabiri cya gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere. Murakoze. Murakoze cyane bwana Herve. Irakoze. Reka tubanze abatumirwa bacu tubashimire dukoresheje ikoranabuhanga, ubundi tubaha amashyi meza. Hano tugira udushya rero, tubaha amashyi meza y'ikoranabuhanga kuko muduhaye ikiganiro cyiza cyane kugira ngo twinjiranemo. N'abamaze kuhagera nk'uko twabibabwiye, dufite abatumirwa bamaze kuhagera 3. Dufite Honorable Ambassador Mathilde Mukantabana, ambasaderi uhagarariye u Rwanda hano muri Amerika, Washington DC. Tukagira na Igor Cesar uhagarariye ambasade y'u Rwanda muri Germany. Rwose muduhaye ikiganiro cyiza cyane, it's like a warm up kugira twinjire muri NCT NST 2. Abantu benshi nabonye bagumye kunyandikira mu gikari bari kumbaza se NST ni ibiki, barimo kumbaza se wenda mwaje mwakerewe, ariko ntacyo, kugira ngo tubijane mu kiganiro cyiza. Ni ukuvuga ngo it's a national strategy for transformation. Niyo mpine National Strategy for Transformation, gahunda leta actually ni iya kabiri. Ubundi hari iya mbere, ariko iyi ni iya kabiri. Navuga ngo gahunda leta yihaye muri iyi myaka 5 igiye kuza, mu byo ugomba kuba twagezeho. Wenda mu Kinyarwanda cyiza Irakoze arongera basobanurire iyo abbreviation. Ariko ikintu nabashije kubona, ifite intego 10, bafite goals. Leta y'u Rwanda ifite goals nabonye ni 14.
it's 14 ni 14 ni ukuvuga ngo bihaye 14 goals kuri NST2 ariko reka mbabwire ukuntu actually nabonye barayemeje ejo bundi mu kwa munani actually last month niyo mpamvu ngira ngo hateguwe n'iki kiganiro kugira ngo abanyarwanda banayimenye cyane cyane aba diaspora niki tugiye gukora koko wenda tugende ku kiganiro abayobozi bacu batubwiye mu kanya cyane cyane aba diaspora muri 14 nabonye wenda harimo za Visit Rwanda, harimo ibintu bya quality health care, harimo marketplace, harimo kugabanya ubushomeri Made in Rwanda, harimo modern agriculture, harimo guha abana akazi, ariho jobs for all, harimo ikintu nagikunze cyane wowe mu diaspora uri hano urimo urakora turakora hano turakora cyane pe n'icyo urimo urakora kugira ngo utange umusanzu ku gihugu, utange akazi, wohereze buriya ambasada Matilda yabivuze na Igor Cesar bombi babivuze, ni ukuvuga ngo ni ikintu gikomeye cyane. Impamvu bari hano barimo kutwigisha ibi bintu byonyine, kuba ushobora guha umunyarwandakazi ukagira ikintu ukora mu Rwanda ukohereza amafaranga, hari ikintu gikomeye uba ukoze mu kugabanya ubushomeri muri gahunda leta yihaye, guha abana akazi, kandi ako kazi washinze kagaha n'abandi, kagatanga n'iyo misoro yubaka igihugu. So harimo byinshi rero cyane. Abaza kwaka mike muze musabe nk'uko bisanzwe, munyake mike ndazibaha kugira ngo muze gutegura ibibazo. Abadashoboye kuvuga muze gushyira muri comment, turaza kubibariza abatumirwa banyu. Murakoze. Okay. Ndagushimiye cyane Bahati. Twibutsa abantu ko ni One Nation Radio, ni igitangazamakuru cya diaspora nyarwanda gikorera hano muri leta ya Indiana. Nge ni Richard Irakoze, nanjye nkorera Rwanda Abroad. Bahati nawe ukorera Ukuri Times, ariko twahurijwe hano na One Nation Radio. Twagize amahirwe rero kubana na nyakubahwa Madame Matilde Mukantabana, ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turi kumwe na nyakubahwa Igor Cesar, ambasaderi w'u Rwanda mu Budage, ndetse twari twiteze Yohada Mbangukira ahagarariye abanyarwanda muri Amerika, ndetse ubu umaze kuvuga yitwa Bwana Herve Kubwimana, akaba ahagarariye abanyarwanda mu Budage. Hari abantu benshi mbona batujoyininze none, hareka mbanyuremo muri make ibyo batubwiye. Ambasaderi Matilde yagarutse kuba abanyarwanda babasha kwitorera umukuru w'igihugu nka kimwe mu bigaragaza uruhare rw'abanyarwanda. Kuri iki ngiki ambasaderi Igor yagishimangiye avuga ko yakise community engagement, aho abanyarwanda bamaze gutora bikubye inshuro ebyiri, ikirere kikaba cyashimwe. Hari ukwiyongera kandi kwa community z'abanyarwanda, ni ukuvuga ngo niba uri umunyarwanda ukaba wegereye community, kwitabira ibyo bikorwa byaho nabyo biri mu bintu byashimwe cyane. Izi community rero nko muri Amerika, ambasaderi Matilde yavuze ko zari ebyiri, ariko ubuzima kwiyongera zigeze kuri 29, ndetse amakuru make avuga ko hari izindi ebyiri zigiye kuvuka. Hari gahunda yo gushora imari mu Rwanda, aho rero ambasaderi Matilde yavuze ko aheruka guhura n'abashoramari bagera kuri 26 bakomeye bari bavuye muri Amerika. Avuga ko abanyarwanda batanze hafi miliyoni 500. Murumva ko ari byo kwishimira. Ambasaderi Igor yavuze ko abanyarwanda baba hanze bafite ubumenyi, bafite ubukungu, ku buryo rero barushaho bagenda bahindura uko abantu babona isura nziza y'u Rwanda. Reka hari ibibazo byinshi cyane byinshi twumva twabaza mu kiganiro nk'iki, ariko reka nkomoze ku cyo ntekereza abantu benshi bifuza kumva, wenda nka ambasaderi Matilde yavugaho. Muri gahunda ya NST 2 harimo kongera umubare w'akazi mu gihugu. Ese mukora iki mu kurushaho gukangurira abanyarwanda baba hanze, by'umwihariko muri diaspora, mu gukomeza guhanga imirimo imbere mu gihugu? Ngira ngo ambasaderi mwagira icyo muvuga kuri iki kibazo, hanyuma tukaza kugenda tuganira ku zindi ngingo zitandukanye. Urakoze cyane Richard. Ngira ngo na ambasada Igor yaje kukivugaho nyine ibyo byo kureba ukuntu twagenda dufasha, nako ntekereza ko na Herve yabivuzeho, yo kugenda tuba twafasha n'abo ngabo nyine baba bashaka imirimo, tukareba ukuntu tugenda tubafasha bagira innovation, batangira mbega ibindi bintu bijyana n'aya majyambere turimo. Ariko hari n'ibindi bintu by'abanyarwanda nk'uko nagiye mbivuga, nk'abantu bajyana amashuri bakabitangira bose bafite muri ubwo buryo. Mfite ama example nk'abanyarwanda batangiye amashuri mu Rwanda, byose bikagenda bikoresha abantu benshi.
n'abo ngabo baba investors twahuye bose babaga bavuga byibura yuko umuntu yabasha nko gukoresha nk'abantu 600 aho ngaho. So byose rero bose ibyo byo kuvuga ko kwihimbira imirimo, kuko icya mbere cyo muri development ngira n'abandi bagiye babikomozaho, ntabwo ari igihugu kigenda gihimba imirimo, ni abantu bagomba guhimba imirimo. Ntuza igihugu cyashyizeho enough infrastructure na ntuza na environment yuko umuntu yashobora gukora ibyo. Twebwe nitwe tugomba noneho kugenda tubishyiramo ibyo ngibyo, dushyiramo ibikenewe kugira ibyo bintu bitangire, byaba ku mirimo n'ahandi. So ibyo ngibyo rero nyine jewe icyo navuga nuko ibi ngibi biraganirwa mu banyarwanda, n'ukuntu cyane cyane nanone Herve yigeze kuvuga cya kiganiro bigeze kuvuga, tuvuge nk'abantu b'i Kigali baza bavuga biriya nk'amabanki ibyo bikora, cyangwa ambasaderi Igor yuko yagiye avuga bya bindi tuvuge nk'abandi bagura bonds n'ibindi. Ni ugutinyuka. Ikintu maze kubona cya mbere jewe mbona tuzajya tunaganiraho ni ugutinyuka. Abantu benshi bafite amafaranga muri diaspora, tumaze no kubibona, benshi baranabyivugira kandi bamaze no kuyatangaho. Ariko kuvuga ngo ni gute nakumva yuko niba ngiye guplaninga kugira ngo nzagire retirement yanjye, ntekereza u Rwanda rukazi ni the forefront, udatekereza bya bindi umuntu agenda avuga ngo nakoze hano muri Amerika cyangwa nakoze muri Germany, ndashaka amafaranga yanjye ko agenda agira kuri. Hari resources mu Rwanda zagenda zikanagukubira ayo mafaranga yawe inshuro 10 kurusha ugiye ugapfa kuyahamba aho ubonye hose, kugira ngo uvuga yuko ariho hari safe and secure. Icyo rero nyine ndavuga cyambere tugomba kugira no kubanza tukiga neza ibyo gihugu kirimo gikora, ariko tukanatrustinga yuko icyo ngicyo ari ikintu wumva ko ari future yawe na future y'abana bawe. Njya mbwira abantu yuko niyo umuntu yaba yaraje tuvuge hari ibintu umuntu akuriramo cyangwa diaspora zigatinda ahantu, ukagiteka wumva yuko icyo wakoze aricyo kigomba kuba ari secure. Ariko mwese mumaze kubona abana bamaze kwingeginga n'igihugu, cyane cyane the younger generation, ubona ko agenda umwana akabona ko afite future muri icyo gihugu. Umwana uri muri sports basigaye bakreminga yuko umwana yagenda akajya gukina nko muri bya bindi NBA Africa n'ibindi. Abana baragenda ahubwo ugasanga nibo bagrabinga. Twebwe ni ukugira iyo environment igihugu cyagiye gitegura mu gihugu kugira abantu babashe kuzana ibyabo, umunyamahanga abashe kuzana ibye kandi bikora. Natwe noneho twumve yuko aho ngaho hariho umuntu byajya biri muri forefront y'ibyo dutekereza, atari ukuvuga gusa we ni bya bindi yuko nabonye nk'udufaranga 15 ngomba gushyira ku ruhande ku by'ubundi nakoraga. Umuntu abitekereje muri ubwo buryo bwo kumva yuko number 1 u Rwanda ni heritage y'abana bacu, whether uhatuye or not. Ejo bundi jewe mbahaye na example yendi iyo ngira irarenga kuri roza, nuko mutazi nk'abantu who claim kugira bagire nationality y'u Rwanda, ndavuga b'abanyamahanga batari n'abanyarwanda. Nuko amaze kubona nawe value y'icyo gihugu, aravuga ati niba nshobora kubasha kubona the benefits ya dual citizenship, ariko wawe w'umwana wawe ufiteho niyo ntuza ukiri na first generation ugiye afite yenda land ugiye afite iki, kumva ko tutagira mass investment, ahubwo ibyo dufite bikaba invested hariya bigafasha, kuko already dufite the parameters zose for success birahari. Twebwe nukongeramo ahubwo ukabenefitinga kuri ibyo, ariko ukanabenefitinga n'igihugu, ukajya muri iyo ni nka multiplier effect, cya kintu ugenda kongeramo ariko nyine ubona neza ko kizakora. So jewe rero icyo navuga ni ukuvuga ngo guhanga imirimo ni to trust. Ntabwo wagenda ngo ujye gutangira ikintu uvuga ngo ugiye gushyiramo investment ya retirement yawe n'ibiki atari uko trusting your system. Ibyo rero nibyo mbabwira, nuko yenda twese uko twicaye aha sinzi ko wagera muri iki gihe turimo ataratrustinga yuko u Rwanda rurimo rukora ibintu byiza, yuko ari igihugu kiri muri bimwe ku isi. Simbivuga, ntabwo mbivuga bya bindi byo kugira ngo twikubite ku gituza, kuko hari igihe umuntu ashobora kwirata yenda abonye ibintu bigize gutya, ariko urebye ugiye ukameasuringa n'ibintu natwe tudakoresha instrument zacu atari z'abanyarwanda, babona ko icyo gihugu kirimo gitera imbere, not just muri Africa no muri global perspective. Ibyo ngibyo urabireba tuvuge ugiye ukanakurikira. Ni nayo mpamvu mvuga no kugenda umuntu yiga ibyo tugenda dukora,
ukareba tuvuge nk'ibintu nka za protocols sign nko hagati y'igihugu cyacu n'ibindi nka biriya more advance, ntabwo bakijyana nka cya kindi like a charity case, no. Nuko bazi ko mu Rwanda hari investment ikomeye kuhazana medicine agency, si uko bavugaga ngo hari icyo barimo babiduhera, nuko bazi ko mu Rwanda bizakora. So ibyo rero byose niba isi irimo trustinga ko u Rwanda rwakora ibyo, yewe ndavuga nyine natwe tugira iyo trust enough, tugenda ikintu tuzagira cyose kiba gifite substance. Ni nayo mpamvu navugaga yuko the more tukora collectively, kubera yuko burya gutangira na business no gutangira n'ikindi uri umuntu umwe hari ukuntu bigora niyo udafite enough, yenda ubu natekereza uti ni ntakaza byibura hazaje, ariko mugiye collectively mukinvestinga mukagira ibintu mugatangiza akazi, murebe nk'ibi muri izi za NST2 harimo na biriya na ntuza nk'ibyo bya tourism harimo ibyo ntuza made in Rwanda products. Ni gute hano twebwe turi ni mu bitekerezo? Mwabonye ko nko muri Amerika hano muri Hollywood basigaye bambara ya mashati y'abanyarwanda, ubigiyemo wese abona ko ari igitangaza nibyo wambara kuri ntuza road show. Kubera iki atari twebwe tu benefitinga n'ibyo ku gihugu cyacu? So hari byinshi cyane ntekereza mu byerekeye ama ideas. Iyo bavuze ngo visit Rwanda hano muri Amerika niho hava aba visitors benshi, bariya high end visitors bagenda bakagera, ariko uko bigenda byongera ni nako kenshi the best brand ntabwo ya visit Rwanda ni abanyarwanda baho batuye, kuko umuntu iteka bareba muri lenses zanyu, bakareba uko mufata igihugu cyanyu, bakareba uko mukibonamo. Umuntu ntabwo azava muri Ohio waramubwiye nabi igihugu cyane cyangwa utarigeze ugishyira hariya ngo hanyuma ngo azaje kuvisitinga icyo gihugu. Agenda kubera ko nawe afite fascination y'ubwiza wamubwiye n'ibindi wagize. So ni mwebwe ni twebwe nyine tugomba kugira ako kazi kose muri ibi byose biri muri za pillars. Izi pillars zose bashyize hano hari nyinshi cyane twebwe dushobora kwishyiramo, inyinshi tudashyizemo n'amafaranga, ariko tukastepinga kuri ntuza nyine aho ngaho tugomba kujya twerekana igihugu cyacu mu bundi buryo. Economic diplomacy irimo, economic diplomacy kugenda ukanashakira izo nshuti no kumacinga bega the best services cyangwa n'ibindi, naho muzi ko babikora neza nka biriya batugiriyemo baduciriyemo muri Germany, nka biriya tuvuge bya TVET n'ibindi byose. So ntekereza ko hari ibintu byinshi mu guhanga imirimo ukurikije izi pillars baduhaye muri iyi ngiyi, kandi bimwe dushobora no kubikora from here tukabijyana, cyangwa se tugakorera ku by'igihugu birimo bikora kugira ngo tubashe kwadversinga the cause na ntuza na projects zacu ziri mu gihugu. Murakoze. Wenda tutarabarekura hari imibare mwigeze gukomozaho, kandi nkamwe muba mwaturutse mu biro buriya biba ari byiza cyane ko muduha abanyarwanda imibare ifatika. Sinzi niba hari icyo mufite wenda ku mibare ishoramari mu Rwanda riturutse ku banyarwanda baba hanze, musanga rigeze ku kihe kigero murigeranije? Hari ibyo mwigeze kutubwira wenda mwakomozaho niba hari amafigures mufite? Ntabwo ubu ngubu nabibabwira kuko nanga kubeshya imibare. Imibare ntabwo nashobora kuyibabeshya, ariko nshobora kuyibohereza mu kanya gatoya maze kureba neza. Ariko nzi neza yuko hari abantu benshi b'investinga, the size ya investments nizo nazo tugomba kumenya. Yenda ubwo ngubwo my brother Cesar Bambe Igor yambwira niba hari ibyo we yabazi neza. Okay. Igor nawe wenda niba yaza gukomoza kuri iki ngiki, ariko wenda reka mubaze kuri Visit Rwanda. Abanyarwanda baba hanze muri diaspora musanga bageze he mu gushyira muri gahunda iyi Visit Rwanda, cyane cyane ko ari kimwe mu bikorwa mu kwamamaza ubukerarugendo bw'imbere mu gihugu? Niba hari icyo mwaza kuza kunganiraho nyakubahwa Matilde, nacyo mwaza kugikoraho. Murakoze. icyo nashakaga kongera ku bintu Matilda yaravuze, especially mindset. Hari ikintu yavuze iki mbona gikomeye cyo kuvuga yuko trust muri not only institutions ariko
ubukungu u Rwanda rufite and opportunities u Rwanda rutanga ku isi ku bantu bose, ariko abanyarwanda nabo bakagombye kubigiramo uruhare, abanyarwanda bari muri diaspora. So mbona ari ikintu gikomeye cyane cyane urebye mu kuzigama, urebye kuzigama mu Rwanda birunguka, ubitsa amafaranga yawe mu Rwanda agenda yunguka, akungura n'ibikorwa. Kureba ubu turimo turavuga kuzamura inganda mu Rwanda. Urebye ubumenyi abanyarwanda bafite hanze, abantu babyize neza, nta bushobozi bwabura ku banyarwanda bafatanyije kuba nabo bafite uruhare runini rwo kuzamura inganda zo mu Rwanda, especially muri agro processing, kuko nicyo kintu kirimo kishakwamwo imbaraga nyinshi. Dusubiye ku kibazo cya visit kuri opportunities za Visit Rwanda, ngira abanyarwanda aho bari hose basigaye bagira Visit Rwanda also. Nabo nabakomojeho iby'aba youth bo mu Bubiligi. Hariho na groupe y'abadamu mu Budagi bigeze bafashe izo initiative zo gukora izo ngendo, bakagira Visit Rwanda, nabo bakarusura, nabo igihe bagarutse ibyo baba babonye n'ibitekerezo bibungura no kuba even more trusting kuri opportunity u Rwanda rugira. So Visit Rwanda kuri diaspora hariho uburyo bwinshi bwo diaspora ishobora kubyunguramo. Ishobora kubyunguramo mu gushaka inshuti zigendayo, abari mu miryango itandukanye, gushaka uburyo nka muri MICE, muri meetings, international conferences, kureba uburyo izo conferences nazo ziganisha mu Rwanda. Hariho ako niko kazi no kuri embassy twirirwamwo, kureba uburyo izo international conference kuzizana mu Rwanda. So ikikomeye kandi gikenewe gukomezwaho ni ubufatanye. Umunyarwanda kumenya hari uruhare ashobora kugira kuri bwite, ariko uruhare rukomeye kurusha ni igihe akoranye n'abandi. Abaje guhaha ubumenyi bakajya bamenya yuko bagomba gufatanya, bakuzuzanya kugira bakemure ibibazo byaba byungurije u Rwanda bikenewe igisubizo. Bavuze ibya innovation, kureba innovation ubundi iza ari uko abantu baganira, bamenya ibibazo, hariho guhuza ibikenewe n'ubumenyi muri ibi bice tuba dufite. So Visit Rwanda, hari Visit Rwanda ku banyarwanda, hari Visit Rwanda yo kuzana abanyamahanga baza mu Rwanda, hari gukundisha u Rwanda aho turi hose, hari kuzana imikino. Murazi ko hari imikino myinshi irimo iraza mu Rwanda. Hariho u Rwanda rwabaye platform abantu bose basa nk'abashaka kuganishaho. So diaspora ishobora kubigiraho rwose uruhare runini. Icy'ingenzi ni uko dukomeza kubiganiraho, ariko tukareba ingamba ziri concrete umuntu ashobora gukoresha zikanakurikiranwa, kuko mu Rwanda hariho platform zitandukanye
zifacilitatinga iyo mikorere. Okay, ndabashimiye cyane nyakubahwa Igor César. Abo twari kumwe muri iki kiganiro ngira ngo mbabwire ko mu kanya gato tuza gusoza, ariko nkaza gusaba wenda nyakubahwa ambasaderi Igor, ubwo tukiri kumwe, nubuhe butumwa mu kugira ngo tuze gusoza, ndagenda nasaba buri mutumirwa twari kumwe aza kugira ubutumwa atanga kugira ngo uruhare rw'abanyarwanda baba muri diaspora mu guteza imbere, mu kugira uruhare rwabo muri iyi gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere rya kabiri NST2 rubashe kugaragara. Mwebwe mugendeye ku byo mubona cyangwa se kuri izi ngamba u Rwanda twihaye, harimo ibintu byinshi cyane, wenda hari ibyo tutabashije gukomozaho kuri ubu, harimo nk'uburezi, harimo ibijyanye n'ubuzima, harimo ibijyanye n'ubukerarugendo, harimo byinshi tutabashije gukomozaho kuri aka kanya, ariko ngira ngo mwebwe ni ubuhe butumwa mutanga tugendeye ku byo wenda twaganiriyeho muri iki kiganiro ku banyarwanda bari hanze, by'umwihariko abarimo babumva kuri X kuri aka kanya? Icyambere ni ugufata iyo opportunity yo kumenya iyi NST2 individually na collectively, kuvuga community aho turi hose umuntu akabyigaho, tukabyigaho muri rusange uburyo community ishobora kubigiramo uruhare, tukamenya instruments ziriho umuntu ashobora gucishaho. Twavuze innovation, twavuze through innovation, twavuze through instruments za savings, twavuze through instruments zindi, mwavuze uburezi, hariho different programs zagiye ziza zo kurwanya stunting, hariho iriya lunch y'abana, hariho project nyinshi diaspora ifitemo uruhare ishobora kugira mu kubaka igihugu. So icyambere ni ugushira hamwe, kuba organized, kurikinga ibikorwa byacu n'ibikorwa by'iterambere y'u Rwanda, kandi no gukomeza kubuildinga trust mu banyarwanda na opportunity igihugu kibaha. Sorry gato, iyo muvuze nko gushyira hamwe buriya muba musobanura gute? Gushyira hamwe nimo ndavuga diaspora, igihe tukora nka community tugomba kureba n'uburyo bwo gukora ibikorwa hamwe byungurana when it comes to savings. Buriya kugeza ubu hari ibyo Matilda yavugaga y'abantu y'aba investors, abanyarwanda bagenda as a group, nibyo ndimo ndavuga. Community igihe iri hamwe ikuzuzanya, kuko icyo tuzi hano muri Europe cyane cyane mu Budage, kenshi n'abanyeshuri biga ibintu bitandukanye bishobora kuzuzanya. Igihe bakora hamwe, uko kuzuzanya niko kuzana ibisubizo ku bibazo byaba nicyo ku bitekerezo, ariko bikazana n'ibisubizo ku uburyo ibyo bitekerezo bishobora kujya mu ngiro. Uburyo rero ni ugushyira hamwe n'ayo mafaranga bashobora kubikira hamwe. Okay. Ndabashimiye cyane. Nyakubahwa Matilde, sinzi niba muri kutwumva mwafata ijambo mukatubwira ni iki musaba abanyarwanda baba muri Amerika, bari kutwumva kuri X aka kanya, ndetse no muri diaspora muri rusange, kugira ngo nabo bagire uruhare muri iyi gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere rya kabiri ya NST2. Urakoze cyane. Reka ndabanza nshimire diaspora kuko
ibi turareba uko dukomeza ariko irakora ntabwo ari ibintu bitangiye so ni ugukomeza twubakira kuri ibyo nk'uko igihugu cyubakiye kuri NHC 1 natwe ni ukubakira kuri ibyo twagezeho kugira ngo turebe n'ukuntu twagenda dukora n'aho tugejeje. Hanyuma icya kabiri ibyinshi Igor yabivuze ni nko gusubiramo gusa utuntu tumwe ariko navuga ngo ni ugufata umwanya wo gucisha amaso muri ibyo dusabwa ahangaha umuntu akayisobanukirwa akanumva n'uruhare yagenda agira mu gipande kimwe cyangwa bibiri kuko ntabwo umuntu wagenda muri gahunda utayumvise neza. Ni nacyo gituma ibintu nk'ibi bihuza abantu baganira birakomeye cyane kandi ntekereza ko ubu ngubu ari ubwa mbere ariko tuzanakomeza ndetse tukagenda tunagura na forumu kuko yewe ntekereza yuko tugomba gukomeza tugira kuganira hagati yacu byaba mu bihugu turimo cyangwa n'ibihugu nk'uku nguku turimo tuganira gutya tukanaganira n'abanyarwanda bose bari hanze kugira tubivuganemo ariko cyane cyane tugakomeza tunareba n'inzego zibishinzwe nazo nyine zigenda zitubwira kuko nabo bazagenda basesengura banareba n'ukuntu babikora neza kuko umuntu ntabwo agenda akuriyetinga ibindi y'ukuntu umuntu akora ibintu. Ibyiza ni ukureba ukuntu the conception yabyo n'ukuntu bigiye kugenda bikorwa kugira ngo nawe nugenda ubikora utazajya ugenda ugasanga bimwe binaca hejuru y'ibindi. So ibyiza rero ndavuga izi connections twatangiye ariko zigomba no gukomeza mu nzego zose tugomba gukomeza dufatanye ku runana. Ibyo Igor yabivuze ni ukuvuga yuko bino si ibintu umuntu yikorana rumwe. Ni nacyo gituma tumaze kubona strength ziri muri diaspora iyo bakoreye mu bintu bimwe twatanga ingero nyinshi zimaze kuba. Ejo bundi nabonye sinzi ukuntu umuntu avuze nka biriya byo kugira ngo tu preventing stunting. Murazi nta dimension n'imwe y'urwego rwacu biba bidafatanyije. Mugiye muri education kugira umwana yige neza nuko aba yariye neza. Nka ziriya campaign bavuga ngo dusangire lunch ni na hahandi numva mu mission ya diaspora hari iyo ngiyo yitwa ko ifatanya mu bikorwa kugira ngo bega ni nko kureba family you extend kugira abantu banze no guperforminga. Ibyo twagiye tubikora byaba mu gihe cya covid mwese murazi uko mwagiye mufatanya n'ibi rero tugomba kubifata bikaba ibyacu ariko noneho tukajya no muri ibyo bya development kandi twagiye tuvugaho ntarinda kurinda gusubiramo. So twebwe gusa n'ukumva ikindi kandi tugakomeza tunakurikiza n'impanuro baduha. Buriya dufite umwarimu mwiza twagize Imana dufite abayobozi beza barabitubwira ukuntu bigize kandi bamaze kuduha enough trust yo kubona aho bagiye babivugira naho tumaze kugera n'ukuntu byagiye bigira ku buryo n'ubu ngubu trust aho tugeze. So ni ukuvuga rero iteka kuba umuntu afite information ya direction y'igihugu ni ikintu bikomeye cyane. Ibyo natwe nyine ni charge yacu aho turi tugomba gukomeza tuganira n'abanyarwanda aho turi nk'uko bigeze no kubivuga turi hano nk'abapanazi banyu. Ambasi nta kindi ikora no gukorana namwe tugakorana nabo bandi bagira kandi nyine ukumva ko wahamagara ukavuga uti ibingibi ni mu bidufashemo cyangwa se nimuze turebe uko twabikorana. Ibisigaye twebwe rwose turi tayari. Nkaba rero narangiza yenda nshimira One Nation Radio nkanashimira namwe mwatumoderatinze mwakoze akazi keza mwakoze kandi nabo tutabona turabaramukije mwese murakoze. Yes, murakoze Ambassador Mathilde na Igor Cesar na Elvin. Reka nongere mbahe amashyi yanjye rwose ya hano so rero amasaha aba yadutwaye ubundi tuba twihaye isaha n'igisaha ariko ntabwo biba byoroshye ariko twarengejeho iminota hafi 30. Ibibazo nagiye nakira ibibazo mu gikari ariko hari ikibazo ntari busige hano nubwo turi gusoza. Reka nkibabaze mwembi kubera ko abantu bakinyandikira ari benshi mu gikari hano. Reka nkirebe wenda ibindi tuzajya tubisubiza mu maspace tugenda dukora hano umunsi ku wundi ariko iki kibazo reka nkirebe kirihe. Okay, yanditse arambwira ati Bwana Bahati ko tubona ko siporo industry yari inkingi ikomeye kuri social economic development nka Visit Rwanda
kumenyekanisha igihugu, gutanga akazi ku rubyiruko, talent detection and talent development. Nka embassies hari gukorwa iki kugira ngo bafashe diaspora to be more engaged? Yes, nuba n'umusportif wari ubajije ko siporo ari ikintu, siporo hari byinshi ifasha muri bino byose twavuze bya Visit Rwanda n'iki. Hari icyo embassies mukora kugira ngo in terms of sport wa mugani, kugira ngo nicyo yarabajije ngira ngo ubwo wenda nahera kuri Igor Cesar, noneho dusubire kuri Mathilde, Ambassador Mathilde. Murakoze kuri icyo kibazo. Hari uburyo na Mathilde yari yakikomojeho avuga, urebye entertainment u Rwanda muri iyi minsi when it comes kuri sport, uburyo u Rwanda rugenda ruboneka izo opportunity no kuri diaspora, usanga abantu basigaye bajya no mu Rwanda kuri kujoininga BAL bakazamuka muri siporo no kuruta aho baba bavuye. It's the same. Ubu muzi ko u Rwanda through iyi Visit Rwanda yashoboye kugira gukorana hamwe na Bayern de Munich, nimba ari byo mu Budagi, mu Bwongereza. We are talking, turimo turavuga na hariyo mu Bwongereza no mu Bufaransa. So izo opportunity zose zigenda zizana opportunity y'abanyarwanda nabo kugira iyo siporo izamuke. Si ukuzana gusa abanyarwanda kujya mu Rwanda nk'iki gikorwa cy'Abadagi. Nk'ubu hari n'abanyeshuri baje kwiga gukina umupira hano muri Bayern de Munich. So bivuga opportunity ziriho, ariko bitanabuza diaspora kuzana kungura muri domaine ya sport, bagakoresha izo. Ejo bundi nabonye diaspora nayo isigaye izana bakina imikino hano football, bakajyana equipe bajya bakinana nabo, bakayijyana yose mu Rwanda to explore. Ejo bundi nagiye kureba game muri Renani Palatinate mu Budagi, bona groupe ya diaspora ikiniraho, ariko ifite iyindi team bagikoze na organization, bakagenda gukora imikino mu Rwanda. So initiatives ziriho, diaspora ishobora kugira uruhare nayo mu kubikora, ariko mu byo tumaze gukora bigira ibyo bifasha abanyarwanda bari mu Rwanda, ariko bitavanyeho opportunity ku bantu muri diaspora nabo kubyungukamo. Murakoze cyane Ambassador Igor Cesar. Dusubire kuri Ambassador Mathilde. Actually umushize ari igikorwa twashimiye cyane cyateguwe na ambasade muri Amerika hano, especially detection yari y'abana batoya bakoze kuri basket. Tubone tubashime igikorwa mwakoze gikomeye cyane mufatanyije na Minisiteri ya Siporo na Federation ngira ngo ya basket, kubona abana bakiri batoya benshi muri basket. Mathilde, mwafata ijambo. Urakoze cyane Bahati, kandi ibyo ngibyo nanavuganye igihe nari i Rwanda na Minisiteri yacu, ni ikintu bashaka gukomeza nka biriya ibyo by'imyiherero by'abana bo muri Amerika bakina, b'Abanyarwanda bakinira hano, kugira mbega nabo babe ready kuba bagira n'izo opportunities muri Afurika. Nk'ibyo ngibyo nyine Igor yaravuze ku byerekeye n'ukuntu siporo zagiye zifasha muri iki gikorwa cyose, muri development, muri ibyo bya tourism no mu bindi. Urabona even no gukorana na bigger sports teams cyangwa ibingibi nka NBA, urabona ko ibyo byose birimo bikorana, kandi ni ibintu nabyo umuntu akomeza akoraho. Ariko so ibyo ngibyo ni ibintu tunatekereza ko uyu mwaka hazongera kuba iyindi
iyindi ntuza retreat y'abana nyine b'abanyarwanda bagenda barebamo na talents bashobora no gukorera ntuza Afurika kwa kundi nyine muri bar n'ibindi. Ariko hakaba n'ibindi gihe maze kubona byiza byagize good development hano muri Amerika, kwa kundi tuvuge za communities zisigaye ziyorganiza. Nabonye Texas for instance bagenda bagakina nabo muri Maine, ubundi nabyo nkumva bagiye muri Canada. Iriya retreat yagize abana bo muri Canada nabo muri United States. Urumva ni ibintu ntekereza ko bigomba gukomeza. Noneho ababyeyi ni nabyiza ko twanakorana n'ababyeyi bakajya ba identifying abana n'abantu bashaka yuko abana babo nabo bagiriye experience mu Rwanda. Cyane cyane hari abana benshi bagiye gupracticing i Rwanda bavuye hano muri Amerika, nzi n'ababyeyi bari babohereje muri ibyo by'ibindi. So bikaba rero ari ibintu are going to encourage, kandi nzi ko ministry yacu bishaka. Ariko si no muri sport gusa, turanavuga no mu bindi entertainment. Mutekereze beyond the box. Mwese hari abatuye Los Angeles, hari abatuye ahandi. Entertainment yacu industry irimo irazamuka, biriya byo gukora cinema mirage. Ni gute mwagenda mbega umuntu building izo kind of blocks, cyangwa umuntu akagenda areba ukuntu mbega aba iyo network ikenewe kugira nazi izo zacu zizagende zijya hejuru to developing. So hari ibintu byinshi twakora bijyanye n'izi pillars zose twagiye tuvuga, kandi buri cyose gifite uburemere. Buri cyose tugiye tureba, buri cyose cyaba muri health, cyaba muri education, cyaba muri sports, byose ni ibintu mbega bizatugezaho dushaka kugera. Ibyo rero byose twebwe dufite the opportunity yuko turi ahantu nta area n'imwe batigeze explore. Ibi bihugu bimaze imyaka irenze 300 ari byo bikora. Ni gute twebwe twarebamo tukareba? Ntabwo dushaka to recreate ibi bihugu iwacu, ariko turashaka kureba gufata ibyiza nkuko twigirira our own home grown solutions, ariko tukagenda dufata byiza byaho turi. Mbega umuntu akaba ari nacyazanamo cy'umushinga nawe yazaniye igihugu. Urabona twebwe nyine sinzi wavuze iyo capital turayifite, mwagiye n'ahandi no kugera mu bindi bihugu birafasha, kuko nyine igihugu cyacu ntabwo kikiri cya gihugu urebera gusa mu Rwanda cyangwa muri Afurika. Ni ikintu kirimo giplaying its own global ntuza functions muri international arena mu buryo bwinshi, byaba muri peacekeeping, byaba muri ibyo ngibyo turimo tuvuga health, nkuko nababwiye n'ubu muri New York muri ibi bya United States bambaye United Nations General Assembly barimo baravuga ibyo u Rwanda rukora muri health. Ntabwo ari ukubera ngo nuko bashaka kubiduha, nuko it's the reality y'ibyo dukora neza. So ni gute rero noneho twebwe muri buri cyose twagenda twongeramo gute? So nibyo yewe navuga yuko biri muri area zose, ariko muri ibyo bya sports nzi neza yuko abana bacu benshi banakina neza cyane. Hari benshi bagenda batwarwa mu mashuri meza hano kubera ko bakina ama sports neza, byaba muri basket, byaba muri whatever you are talking about. So abo bana rero ni nabo tuzumva ari bo face ya Afrika mu minsi iza. So nukuza mukabidufashamo cyane cyane ababyeyi. Ni nayo mpamvu tugomba gukomeza dukorana muri byinshi. And emwe ntanarangirije aho ngaho gusa, even no kugenda tu branding umuco wacu. Umuco wacu urashaka. Sinzi ko mwari mwabimenya ko ubu ngubu hari nk'amashuri akomeye amaze gutangira kujya yigisha Ikinyarwanda hano muri Amerika. Sinzi ko n'ahandi biba, ariko muri Amerika hari amashuri asigaye yigisha Ikinyarwanda. Ntabwo ari ukubera ngo nuko bashaka kwiga izindi ndimi, nuko bazi ko urwo rurimi rujyana ku kindi kintu. So ndavuga rero byose biterwa naho muri. Hari hamwe mu Banyarwanda ubwabo aribo babipushinze. Ndabyibuka muri state ya Indianapolis, abo ni Abanyarwanda babikoze aho bari. So hari ibintu byinshi twebwe aho turi. Iteka ubundi nakundaga kuvuga ni mwebwe muri abambassadors aho muri hose, ni mwebwe abantu bareberamo ni true lenses y'Abanyarwanda aho bari, niko abantu bibona muri icyo gihugu. So ibyinshi rero nuko bizagenda nyine biza bibavuyeho dufatanyije twese. So nkaba rero rwose mbashimiye cyane Bahati na Richard, mwese mwagiye muri dinga iki kiganiro, kandi nkaba nongeye kuryoherwa no kuba nari kumwe na my brother Igor na ba Herve. Yehoyada sinzi aho yagiye, ariko nizere yuko umunyarwanda wese uri hano ngira ngo nawe yashobora kuba yakongeramo, ariko ubundi turabashimiye cyane. ahubwo mutarasoza, sinzi Bahati yarakomeje kuri icyo kintu cy'ibi bibazo biri muri commentaire. Wenda Herve
niba utwumva, hari ikintu muri diaspora, buri gihe iyo bavuze u Rwanda diaspora abantu bumvamo ibi bintu by'abantu bagipfobya, abantu bavuga nabi igihugu, kandi tuzi ko diaspora iyo bavuze wenda nkatwe twumva zino za $1 campaign ni initiative zagiye zivuka kubera ko u Rwanda ruvuzwe neza, kubera ko abanyarwanda bishyize hamwe. Ese nk'ibi bintu by'ibicantege cyangwa abanyarwanda batarumva ko bagomba kuza kwifatanya n'abandi, ariko wenda Hervé atubwira niba hari izindi mbogamizi bagira cyangwa kuba babonanye namwe nk'ambasaderi, ni iki basaba wenda mu bintu challenges zigihari kugira ngo abanyarwanda nabo bagire uruhare mu kwiyubakira igihugu. Sinzi niba Hervé unyumva, watubwira niba hari challenge ubona zihari ushingiye wenda kuri ibyo nandi ndimo mvuga. Urakoze Bahati, uranyumva? Yes, ndakumva. Ni Richard. Okay. Richard urakoze. Bon, icyambere naheraho kuri ibyo uvuga by'imbogamizi z'izina u Rwanda rufite rimwe na rimwe rya kera cyangwa se ritari ryiza, bitewe n'ibitekerezo bya bamwe na bamwe badashaka ko u Rwanda rutera imbere uko ruri gutera imbere. Twebwe nk'abantu batuye muri ibi bihugu by'amahanga, ngira ngo ambassador Mukantabana arabivuze, icyambere nuko natwe turi ambasaderi. Buriya ambasaderi ahantu henshi atagera, hari n'abantu batavugisha ambasaderi, ariko twebwe nk'abantu tuba muri community hari abo twumva, hari abo duhura nabo tukamenya imitekerereze yabo, tukanabyumva aho dutambuka tubabwiye ko turi abanyarwanda. Ibyo rero tugomba kuzajya icyo dukora twebwe nuko tumenya ngo ese nk'ibi biragana he, ni ibiki, tugomba kubisubiza. Nk'urugero, iyo uvuze ngo hari abapfobya jenoside yakorewe abatutsi, ukavuga hari abavuga nabi ubuyobozi mu Rwanda, twebwe nk'abantu b'abanyarwanda baba muri ibi bihugu tugomba gutanga facts, twavuga tuti ibi ni uko bihagaze, ibi ni uko byagenze, ibi ni uko bimeze. Ibyo akenshi buriya bariya bose babivuga facts barazirengagiza, twe tugomba kuzitanga. Icya kabiri, muri bwa bumenyi tuba dufite muri ibi bihugu dutuyemo, icyiza ni uko tureba ubwo bumenyi dufite twabatse turabukoresha mu buhe buryo mu guteza imbere u Rwanda. Iyo bigeze muri icyo kibazo, nk'ubu ngubu urugero natanga nk'ibirebana na jenoside yakorewe abatutsi, hari amategeko muri Europe ahana abantu bose bapfobaganya cyangwa bagahakana jenoside. Bikaba na jenoside yakorewe abatutsi nayo aya mategeko arimo. Ibikorwa ndabizi ko nka bagenzi bacu bo mu Bufaransa barabikora, bakajya mu nkiko rwose bagakurikirana abantu bamwe na bamwe bavuga ibintu bipfobya jenoside yakorewe abatutsi, ariko iryo tegeko ntabwo ari mu Bufaransa gusa, rishobora kuba rigeze no muri Europe yose, ku buryo bigeraho ngaho n'ibindi bihugu bikaba byafasha iryo tegeko. Hariho na icyo bita president muri law, bikaba byakoreshwa kugira ngo noneho tureke kuzajya tubirebera gusa, tubirwanye ariko twivuye inyuma. Icyo ni kimwe. Ikindi, ibyo twakwita mobilisation cyangwa sensibilisation yo kugira ngo message yacu, facts zacu, amakuru ya nyayo tuyatange aho akenewe. Nk'urugero natanga nanone kuri iyo sije, uyu mwaka mu kwa gatatu, ngira ngo Ibuka hano mu Budage ifatanyije na ambasade bateguye ikiganiro kibera muri parlement y'Abadage kirwanya iyo sije iyo kuvuga ngo abantu bapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Ibyo byose ni ibintu dushobora gukora nka community y'abanyarwanda ahangaha kugira ngo turwanye ibyo bitekerezo bibi. Ariko nanone tukavuga tuti n'abo bantu baba babikora, mbere yuko tujya kubarwanya tuzabanze tugende tubasensibilize, tubumvishe yuko ibintu barimo atari byo. Buriya bishobora kugeraho umuntu ujya kumukonfrontinga, ariko nunamuganiriza bigakunda uzamuganirize. Hari benshi baba barayobye. Nkatwe rero tuba turi muri community ahangaha, tubona yuko hari abantu bamwe na bamwe baba bafite umurongo umwe n'umwe bagenderamo, wakwita ikigare, no kubicaza umuntu akabaganiriza, akumva ibibazo bafite, akababwira yuko
ndetse n'ibibazo bafite bishobora gusubizwa ni byiza. Icyiza twishimira cyakora mu kibazo wabajije ese niye message twatanga ko turi kumwe n'abayobozi bacu, nuko abayobozi bacu turahorana cyangwa n'icyo mwabasaba wenda nkatwe icyo tubasaba cyose iyo kije mu mutwe tutatukivuga, nicyo cyiza nshaka kuvuga. Turahorana, ni ukuvuga ngo ikibazo cyose tugize muri community dufite direct line muri ambassade yuko duhita tukibagezaho tukababwira uko bimeze. Ni ukuvuga ngo ibyo dusaba byose biba buri munsi, kuko abantu baba muri community nanone bagira ibibazo bitandukanye buri munsi, bimwe na bimwe biri prive, ibindi biri general. Ukabona none ni ikibazo gitangiye kuba ikibazo cy'abantu benshi, itari ikibazo cy'umuntu umwe prive. Umbajije icyo twabasaba rwose navuga ngo ndabasaba ko ubufatanye dufite bukomeza, kuko ubufatanye dufite ni bwiza cyane. Nk'abanyarwanda turabyishimiye rwose. Ubwo ndi kuvuga mu izina ry'abanyarwanda hano mu Budage, ubuyobozi bwa Ambasaderi Igor Cesar, access dufite n'uburyo batwumva n'uburyo batwegera rwose tubikomereza. Okay, nyakubahwa Matilde, icyo kintu cyo mwe hari cyo mwakivugaho dusoza? Gese nanjye navuga nk'ibyo Herve yavuze. Oya, Ko wabajije abanyarwanda icyo basaba, jewe ndasaba oya, mwe mwatubwira nk'abayobozi, kuko ni amahirwe tuba tugizeho kubabona, kandi diaspora turabizi ko ntitana n'abavuga n'ab'u Rwanda. Niho hari abantu benshi, hari abantu nigeze kumva bavuga bati mu Rwanda nta muntu mu Rwanda nta bantu bavuga gute, bavuze ko mu Rwanda nyine bavuga bati abantu bari mu Rwanda abenshi nta opposition irimo, opposition iba hanze. Iyo nyine umuntu avuga ati uvugishije ukuri opposition mu Rwanda nta irimo, iri hanze. Nicyo kintu bavuga bati hari abantu benshi barwanya leta, mu gihe hari abari bashaka kubaka nk'izi $1 campaign cyangwa se izi gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere. Haba hari n'abandi benshi berekana ko u Rwanda ari igihugu kibi, bifashisha ubu bumenyi, izi koranabuhanga, izi mbuga nkoranyambaga mu gusenya. Sinzi rero nkamwe nk'ubuyobozi icyo mwadufasha kugira ngo abantu bizagenda bite, n'iki muteganya muri iyi gahunda kugira ngo tuze turi benshi mu kubaka aho gusenya? Jewe rero yenda kandi koko icyo nino kibazo cyiza, icyo nabanza kuvuga nuko amajwi ndavuga ay'abanyarwanda, reka tubanze tubishyire mu buryo bikwiye, kuko ndebye amajwi y'abanyarwanda bavuga bangi izo gahunda za leta, urebye kenshi usanga ari nk'amajwi atagifite ireme na gatoya, etrisa aho turi. Ibyo ngibyo community zagiye ziyubaka hirya no hino zikabona ziri vibrant, zideveloping their communities, usanga abo ngabo izo voices ari za zindi zishobora kuba zigira ntuza, kenshi zivuza induru ariko ntacyo zivuga. Izo ngizo ntacyo umuntu yabigira. Ariko jewe yenda navuga kuri ibyo ngibyo, kuko hari izindi responsibilities zirenze ayo majwi y'abanyarwanda. Ay'abanyarwanda harimo ibintu biri tangible mwibonera, aho uza ukazana abantu 7,000 by'abanyarwanda bakaza mu muhanda muri Washington DC, ntubone na batatu baza kuza kwigaragambya. Ubundi uzi ukuntu kera bajyaga bagira, ni ukukwereka ko abo ngabo bavuga ubusa, ni ukuvuga inyuma ya clavier ntushobora no kugenda ngo uzime n'izo clavier, ni akazi kabo. Ariko jewe ikintu mbona ahubwo kiri twebwe twagafocusinzeho, ni nayo mpamvu twanavuze n'ibyo ngibyo, yuko iyo ukoze collectively, ariko ntunakore muri vacuum itari muri communities urimo, including iz'abanyamahanga. Kuko jewe abo b'abanyamahanga iyo bagiye muri iyo denying ya progress y'u Rwanda, hari bamwe mujya mubona bakabona yuko for instance umuntu arimo avuga imibare itariyo, bakaza bakishyiriraho ibindi kubera baba bafite agenda. Hari agenda ihari. Iyo rero nicyo gituma you have to pay attention muri community. Ntugende ufocusinga ngo hari umunyarwanda wihishe inyuma ya nuza ya bridge urimo uvuga igihugu nabi. Reba ahubwo abantu ubona ko bashobora kugirira n'igihugu nabi aho ngaho muri. Hari abantu bagenda for a number of reasons,
ntabwo mukiri abana, the more you go up and the more abantu benshi ntibagushaka muri iyo forum burimo. U Rwanda si ukuvuga ko abantu bose isi yose iri champion yacu n'ibyo turimo twacivinga, including muri ibi bihugu tubamo. Ni ukuvuga rero ni ukureba izo forces zose zishobora kuza zikica ibyo twagezeho kubera ko badashaka kuba muri iyo platform ya development. Ibyo ngibyo sinzi ko nabifatamo akanya gatoya, ariko mbanjije kubabwira natwe turi hano muri za diplomacy. Afurika ntabwo baba bashaka kuyishyira kuri same level kubera obvious reasons. Afurika yarakoreshejwe, iracyakoreshwa. So iyo rero igihugu cyo muri Afurika cyazamutse babanza kugipfindamiza kuko byica narrative yabaye built kuri ibyo. Icyo rero nicyo mwebwe muzi mukorana n'izi nzego, bizava ahantu hose, bizava muri za kiliziya mu bujyamo, bizava muri some of the schools bagenda bakandika kuri iyo, bizava muri abandi bandi bafite born to pick muri ntuza. Aho rero niho mbona jewe as we move tunavuga yuko turi muri iyo part, muri iyo development, twagiye muri iyo platform. We need to defend our country kandi dufite tools. Reka mbahe nka one example, and I'm really glad kuko ngejeje aho ngaho, kuko icyo ni ikintu umuntu yanavuga aha, kuko yenditsa one chance yo kuba umuntu yakivuga. Murabona ndetse nka Congress ya Amerika hano niyo ifite power nini cyane, kuko ni determininga kubyerekeye byaba amafaranga, kubyerekeye ibintu byose mbega bijya ku isi, nibo bagira ibyo bigira. Ariko namwe mubifiteho power. Tuvuge nk'umunyarwanda utuye rese muri California, ukaba afite umucongressman akumva kurusha n'uri Washington, umuntu wa hano, kubera ko ari wowe umutora. So iyo umwandikiye ibaruwa ubonye ko yakoze ayo makosa, kubera ko nawe kugira yandike ku gihugu atanazi, nuko ari undi wamubwiye ngo cyandikeho, ari umuconstituency. Yewe rero niho mbona energy zacu tudazishyiramo cyane. Turi abantu beza, turi abanyarwanda beza, ariko kenshi kugira ngo tugende tumere nk'abo banyarwanda bandi cyangwa n'abandi banyafurika cyangwa n'abandi bandika kuri cases zabo, kandi icyo bifata gusa n'ibaruwa. Uravuga uti hariya mbonye muvuze kiriya gihugu, it happens ko ari igihugu of my ancestors, mpafite abavandimwe, ariko ibyo mwavuze sibyo. Ukamubwira wowe icyo utekereza, aratangira akagira investigation, aratangira ntiyongera ngo ajye agenda kubita igihugu aho ngaho. Hari abanyarwanda bamwe batangiye kubimenya, kandi ahubwo biguha clout. As a matter of fact, bamwe yenda baranabitinya, ariko biguha clout muri iyo community. Baravuga baturiya n'umuntu uri active, bagira kuriya, noneho mubigize collectively. It's your duty and responsibility. So jewe rero icyo mvuga, when we talk about abo ngabo bakivuga nabi igihugu cyangwa bagira gute, mu broadening scope, ntimujye kuri abo banyarwanda bariya ntacyo ubona, kenshi bari mu bihugu byacu, ariko nta kintu usibye kwirirwa bavuza induru. Ariko izo forces zindi nizo tugomba kujya tuba duhara aho ngaho, kuko dufite n'ukuntu we can manage them, kandi abamaze gutangira ubwo buryo bwo kubigira birakora. So icyo navuga, ibyo wenda n'izindi conversation twazabigirira kuko byafata umwanya munini, but for me, niba tuvuze nyine ibyo ngibyo byakwica progress zabo, cyangwa babendi bagenda babidindiza kubera ibigambo, ntabwo ari abo. Abenshi nabo ngabo muri izo communities muba murimo batazi igihugu cyangwa bajyanwa n'izindi influences, ariko bakabura ubabwiza ukuri. So ngo hagire uhaguruka avuga ati ejo nabonye icyo kintu banditse muri ibyo binyamateka byabo bitagira naho bihuriye na do Rwanda, ariko ntube wahaguruka ngo nawe ngo ugende ubivuga, ahubwo hakavuga wa wundi udafite icyo agomba kuvuga, wa wundi udafite n'ukuntu azi no kubyandika, akaba ari uza akavuga ibyo bibi, bakajyana iyo package. So jewe niba koko tugomba kuzakorera hamwe ibyo, tuzabyige neza, kuko ibyo bizaba bifashije igihugu. Iyo ni yindi ntambwe twaba tugezeho, tubashije kumva atari igihugu cyacu kirinda kohereza the spokesperson udahari ngo bari uza kuza kuvuguruza igihugu, wowe aho wicaye, kandi yenda ukora no muri iyo community, ukora no muri iyo society, ukora no muri ibyo bindi. Aho rero nyine so I think yuko nicyo gito nashakaga ko dukomozaho, tugende tugira a little bit bigger than ibyo dutinya by'abatuvuga, ahubwo urebe uwo nguwo tuvuga kandi dushobora kugiraho na influence, uri bigger than uwo muntu wanze no gusubira yenda mu gihugu ariko akakivuga atanakizi ngo n'uwo muntu umunyarwanda. Ni nayo mpamvu uko abantu bagiye bagira izo communities hirya no hino,
nabaha example kuri mwebwe muri kuri iyi forum. Ahantu kera bajyaga bavuza induru ariko mumaze kugira community yawe nta n'umwe ukinavuga kubera ko ntacyo bari bafite bavuga. So nicyo mvuga, ibyo ngibyo ubwabyo byakorwa, ariko dutekereza ibyo biga biri muri izo global perspective ziza, kubera ideology bariho badashaka kubona igihugu cyacu kijya imbere. Icyo gihe rero abo ngabo iyo babonye ko aba conference ubundi the thrive kuko nta uba confronting, kandi uramutse tuvuga ari gihe ujya kuba confronting andi muri government baravuga batese ubundi niki you expect uriyavugira government, ariko wowe uri umunyarwanda uba hari uri executive, abenshi mukora mu kazi keza, benshi hano hari n'abandi banakora n'ahandi nta muntu n'umwe utameze neza. So kubera iki icyo gihe utakwegera uwo nguwo ukavuga uti biwanditse rwose sibyo, kandi yabibonye yuko hari umuntu wa conference uhazi, hari za technique you can use utarinze kugenda ubereye netting, ahubwo ukamugira umenya na Herve abivuze yuko hari bamwe wanakwegera utarinze kugenda uhita uba blaming, kenshi nuko baba batabizi cyangwa uwo yaciyeho yaramubwiye ibindi. Ariko we need ibyo twavuze yuko umuntu agomba kuba ambassador, si ukuvuga ibi bya formula, ni ukuvuga koko kuvuga ngo aho uri you have at stake yuko icyo gihugu ni icyawe, uzi ibihabera, urashaka ko umwana wawe azaturivinga, urashaka ko umwana wawe azaniheriting, ushaka gusiga. Natwe igituma tunahagaze neza, by the way, mbanze mbabwirisha ukuri teka mbisubiramo, igituma umunyarwanda yubashywe muri Amerika ni ukubera good leadership yo mu Rwanda, badukoreye diplomacy ibyo bakora. So ni ukuvuga rero natwe icyo dufite the least we can do nuko natwe tumainteninga the good image, tugakomeza tunayirenzaho tuyubaka. murakoze. murakoze cyane Bahati, sinzi niba hari n'amasegonda n'amake dusigaranye. Amasegonda nta masegonda, ariko ntabwo twagenda kubera ko kubera ino topic yarije, ndabizi wenda yigoye. Yes, akaba yatubwiraho mu Burayi. ihangane gato, twujuje amasaha abiri, twagomba space igomba kumara isaha imwe n'igice, ariko ntaho twagerageje kuminimiza iminota kugira ngo twuzuze amasaha abiri. Ariko ntabwo nagera ntakiri kuri iyi topic. Damiye ni umwe mu banyarwanda nyine uhora uzi kudiringa n'ibi bibazo, wenda nitwe twayibajije ba ambassador, ariko dufite abanyarwanda nyine bafashe nibyo ambassador Matilda yaravuze. We need abanyarwanda to stand up kuvuga ukuri. So Damian muri bamwe hano bahora ku social media, bahora arabizi, niyo mpamvu namuzamuye kugira ngo agire icyo abivuga. Damian, karibu. mwiriwe mwese, warakoze, kandi nshimire ambasaderi, abayobozi bacu, yaba Mukantabana yaba ambasaderi Go, ndabashimiye cyane. Ariko hagati aho ngaho abakoze ikiganiro ndibo bacalengingaho gatoya, kubera ko niyo mwatumiye ikiganiro nk'iki ngiki kireba nka North America, mukajya mwagiye Burayi, ako n'agashyari. Nimwe mwatumiye abayobozi bacu ba hano, ubwo mbivuyemo mwanyumvise ubwo ngubwo. Hanyuma kuko niba murabatumiye bakaba batabonetse, ntihari kubura nibura n'abahagarariye community y'abanyarwanda barahari, bagomba kuparticipa mu kiganiro nk'iki gikomeye kiryoshye kwiriye abanyarwanda twese. Ariko nakaciye ikindi kuvuga ko abarwanya leta cyangwa abaduchallenging, abarwanya ibikorwa by'igihugu, ari imvugo ntakunda cyane, uvuga ngo abantu benshi bari hanze hanga abarwanya leta. Ntabwo ari benshi. Iyo usubiye inyuma n'agatsiko k'abantu bake cyane kandi bazwi, bagarukamo. Niyo bandika kuri social media baba ari abantu bamwe gusa, nuko bagenda bahindura za account zabo n'amazina atandukanye. Ibyo nicyo kubavuga ko ari benshi, no kubazamura mu mwanya atari wabo. Ariko icyo ambasaderi Matilda yavuze ni ikintu gikomeye cyane. Abanyarwanda sinzi impamvu, niba ari ubunebwe, niba ari kwitinya, simbizi, kwegera umuyobozi w'iki gihugu runaka ukamuka audience mukavugana, ni ibintu bishoboka, ni ibintu bikorwa cyane. Reka mba urugero, minisitiri wa hano, sindi muvuga izina, ariko twaraganiriye, aza kutubaza ikintu kimwe gusa, ati kuki muvuga jenoside yakorewe abatutsi, kuki ako kantu kuki kwiyongeraho. Byabaye twamwatse audience tujya kumusobanurira ku buryo mu bya avuga, mu byandika, niyaje kudufata mu mugongo y'icyo kwibuka. Iyo avuze discours, iryo jambo arikomezaho, jenoside yakorewe abatutsi, ariko mbere ntiyabivugaga. So ni ukuvuga ngo
arababagiye ku matwi natwe tubegeye tubabwire kuko twe dufite ibyo tuvuga by'ukuri tubereka fact sinibubatindire nabonye mwarangije kandi murakoze cyane murakagira imana. yes yeah, urakoze cyane Damien. Nk'uko ubivuze uravuze uti mwibagira benshi ni abantu bake kandi basa nkaho baba muri tekinike imwe ihora igaruka itajya, ariko reka mbabwire rero ni ukuri umwanya ni mukeya. Nshubije ku kibazo Damien yarabaze se Damien aba Canada, ubundi diaspora Canada na Amerika turi bamwe rwose, ni turabavandimwe actually. Bakunda kuza hano bagomba kuba bahari, ariko ubwo nka One Nation Radio actually ubwo ubutaha murabizi ko ambassador wanyu rwose Prosper nawe ni imfura cyane, akenshi aba ari hano nawe hano kuri akunda kuza muri bino biganiro. Ubwo rero reka njye mfate umwanya dushimire rwose. Hano ndabona harimo n'abandi bayobozi batandukanye, nababonye benshi bagiye baza. Ndabona harimo na ambasaderi Michel wo muri Guinea n'abandi. Ni byiza kubona ambasaderi baza gusapotinga abandi ba ambassador, biba ari byiza cyane. I really appreciate n'abandi bayobozi batandukanye. So iyi space nk'uko mubibona irimo aba diaspora benshi. Iyo tuvuze ijambo diaspora ku mihanda rwose turi hano twita ku mihanda mujye mwihangana, ni aba diaspora ni benshi. Mwabyumvise, mwumvise ubutumwa, ino space muze no kwisharinga. Ubwo kugira kandi it's a lot of series coming, ni amaseri nk'uko twabivuze ko tuzatuzana abayobozi batandukanye. Mu kintu ushaka no gushimira bano bayobozi, ni byiza kubona iyo dukora bino biganiro hano mukabona nk'abayobozi bafashe umwanya wabo nk'uyu, amasaha burije, ejo nta kazi ariko bakigomwa aya masaha tukabana hano. Ni ibintu bikomeye cyane, ni uburemere bw'umusanzu wa diaspora n'agaciro babaha kuba abayobozi baba baje aya masaha bakigomwa. Nibaza rwose zari mu Budage aya masaha ni burije cyane, ariko bakigomwa aya masaha umwanya wo kuruka wa ambassador, ariko bakaza bakatuganiriza. Ndashimira abanyarwanda benshi b'aba diaspora mbona hano, hafi ya 70% mbona hano n'aba diaspora. So bivuze ngo message bayatambutse kandi neza cyane. Abagiye banyandikira mu gikari ni ukwihangana, ibibazo ntabwo babisubiza, amasaha yagiye, ariko twizera ko ibi biganiro bizajya bibaho buri cyumweru. Bazajya baza batuganirize abayobozi batandukanye, kugira ngo tubashe kuba on the same page mu kwiyubakira igihugu. Again, iyi nk'uko twababwiye ni radio One Nation Radio, ubundi ni radio ya diaspora. Muri following by the way, umuntu uri hano kugira ngo abenshi babashije kutatubona kubera ko badafollowing iyi account. Ni mu following iyi account ya One Nation Radio, muri following buriya byiza. Iyo ushizeho n'akazogera biragufasha no gutaha iyo ikiganiro kibaye urabimenya. So ikaba yafatanyije na Ukweli Times. Ukweli Times nayo murabizi ni ikinyamakuru cyandika, ikinyamakuru gifite ibiganiro bitandukanye, yaba ku ma platform yose. Nacyo mu gifollowing, mu following ari ikinyamakuru, mu following moderator wacu mwiza cyane w'uyu munsi Richard Irakoze, akaba nawe agiye ikinyamakuru cyitwa Rwanda Abroad. Actually shimira abanyarwanda bajene barimo gukora investment mu itangazamakuru. Buri itangazamakuru ni ikintu gikomeye cyane, bifasha kwerekana image, guseringa image y'igihugu no gutangaza amakuru y'igihugu. Ni ibintu byiza cyane. Dushimira n'abandi banyarwanda bose bakoresha ama platform mu kubrandinga u Rwanda. Ambassador nyakubahwa Matilda n'ukunda kubivuga, Rwanda is a brand. Buriya ni ikintu gikomeye cyane. Buri umuntu wese ukoresha platform ye kugira ngo branding u Rwanda, amonyomoze ibibi bivugwa, ni ubutanze umusanzu muri bimwe twavuze muri NCT, muri National Strategy Transformation. Ntabwo nanone twakubaka igihugu turimo twakisenyera, ariko tugomba no kubranding u Rwanda. Ni byiza no gusigasira ibimaze kugerwaho. Rero ni byiza nk'izi platform muzifollowing zose. Actually na Damien nawe afite YouTube ye yitwa Damien, nabonye nawe ni byiza cyane mu gukangurira aba diaspora. It's amazing. Reka nshimire abanyarwanda bose bari hano bitabiriye iyi seri ya mbere. Urumva nka One Nation Radio n'ubwa mbere hostinze, ariko it's amazing. Ni ibintu byiza cyane. Turashimira abanyarwanda bose batandukanye bari hano twabanye muri kino kiganiro. Tukaba nanone mbibutse dusoza twari turi kumwe na ambassador
honorable ambasaderi Matilde Mukantabana uhagarariye u Rwanda hano muri Amerika, tukagira na Igor Cesar, actually agashya kabaye nkibona fly ejo nabajije abantu ese turakora space mu cyongereza, Igor Cesar avuga ikinyarwanda, ubu narambwiye ati arakikurusha ahubwo actually ni akantu kanshimishije ejo, arambwira ati arakikurusha ahubwo, it was amazing. Urumva rero ni byiza kuba muza abayobozi mukaza mukatuganiriza, bituma n'ibyo dukora tubishyiramo imbaraga cyane, bituma tubona ko mutuba hafi. Akenshi n'igihe Matilda dutungura kubona aje muri space randomly tukaganira, ni ibintu by'agaciro cyane. Turabashimiye rero, naho ku cyumweru gitaha nshimira moderator again wayoboye ikiganiro neza. Iyi space recorded, abashaka kuza kubishyira ku ma YouTube, abashaka nabonyemo abanyamakuru batandukanye hano, abashaka kuza gukotinga wenda ibyo abambasaderi bacu bavuze mu binyamakuru byandika, please mukotinge neza. Space recorded, anytime you can jump in kuri One Nation Radio, space biriho anytime, nta give up. So ndumva ari cyo nakongeraho, kandi mbashimire. Ubwo naho ubutaha, Imana ibarinde, abandi mugire ijoro ryiza, abandi murakeye, abandi muraryamye, nahejo.